turabashuhuje rero banyarwandakazi kuri uyu munsi muteze amatwi cyangwa se mukurikiranye uru rubuga rwacu rw'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Uyu munsi rero nanone tukaba tugarutse kugira ngo tubaganirire, twabazaniye ikiganiro cyerekeranye n'ireme ry'uburezi mu gihugu cyacu. Uyu munsi nkaba ndi kumwe na Bwana Jean Bosco, nsaba kugira ngo asuhuze abadukurikiye muri aka kanya n'abazadutega amatwi. Murakoze cyane Bwana Claude. Amazina yanjye ni Jean Bosco Ngarama. Nkaba kuri uyu mugoroba nejejwe no kugira ngo tuganirize abanyarwanda. Murakoze cyane Jean Bosco, tutabatindiye rero ntabwo uri umushyitsi, nta kwirondora ku gihari. Nk'uko rero twari tumaze iminsi tubiganiraho mu biganiro byacu byatambutse, twaganiriye cyane ku birebana n'ikibazo cy'uburezi mu Rwanda. Twakoze ibiganiro bibiri byabanjije tuvuga cyane by'umwihariko kuri mwarimu mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero tukaba tugarutse noneho kubabwira muri rusange ikibazo cy'ireme ry'uburezi. Ikibazo cy'ireme ry'uburezi gihangayikishije ababyeyi n'u Rwanda rw'ejo hazaza. Biragoye rero ko wakubakira igihugu mu bujiji, amazu y'imiturirwa, ubukungu bugaragarira gusa mu mihanda ikubuye, mu gihe imitwe iri mu busa, nta kintu na kimwe byaba bimariye abanyarwanda. Abanyarwanda rero nta cyizere cy'ejo hazaza twaba dufite. Uko ibihe rero bihinduka, uko igihugu gikura, ni nako kigenda gikenera kwiyungura mu bwenge no mu bumenyi bw'abenegihugu bacyo. Hari akaririmbo kera twajyaga twumva ka orchestre Mara, ngira ngo ni mu myaka ya za 80, kubera ko ndibuka ko wenda Bwana Ngarama araza kunyibutsa umwaka w'uburezi wabaye mu mwaka w'1979. ndumva mbyibutse kari akaririmbo kaje mu mwaka w'1980, aribwo noneho u Rwanda rwari rurimbanije mu gihe bitaga ikivugururwa ry'uburezi. Kari akaririmbo k'impara, nubwo ijwi ryagiye ariko ndagerageza kukaririmba. Arabavuga ngo amashuri aravuguruwe hehehehe bitewe n'igihe tugezemo. Dore igitero rero nakundaga, baravuga ngo hambere abana bigishirizwaga gufasha abategetsi bo mu gihe cya gikolonize. Abanyarwanda basanze ari ngombwa kwita ku burere bw'abana babo. Yemwe icyo nashaka kuvuga ahangaha, kera burya uburezi bwahozeho. Uko rero igihugu cyagendaga cyiyungura, Bwana Jean Bosco ndetse namwe muduteze amatwi, uko igihugu cyagendaga gikura, haba mu majyambere, haba mu bwiyongere bw'abaturage, ni nako buri gihe hagendaga hashakwa ibisubizo no mu cyiciro cy'uburezi. Aha rero niho tuvuga tuti wenda hagomba kuba hari ikintu kitagenda neza. Ibyo ari byose, hamwe n'umutumirwa turi kumwe kuri uyu munsi, turaza kugerageza kubisesengura. Bwana Jean Bosco Ngarama rero, ntatinze cyane, nk'uko nari maze no kubirimba muri ako karirimbo, nagira ngo mbasabe noneho mutugereranyirize, mukurikije igihe cyanyu mwakuze cyangwa se ibihe twakuriyemo, uko uburezi bwa none nubwo mu bihe byo hambere ya FPR, uko byaba bimeze, aho bihurira n'aho bitandukanira. Bwana Jean Bosco. Murakoze cyane Bwana Claude, baje kubashimira kuba mwateguye kuri uyu munsi iki kiganiro kijyanye n'ireme ry'uburezi mu Rwanda, kugira ngo dushobore kuganiriza abanyarwanda, tubereke uburyo uburezi bwapfuye, mbese dushake n'umuti w'uburyo icyo kibazo kigomba gukemuka kugira ngo ireme ry'uburezi mu Rwanda rihagarare neza. Murakoze rero ku kibazo mwari mumaze kumbaza, ariko mbere yuko nkigeraho, hari indirimbo nziza cyane mwari muririmbye mwibutsa n'abakurikiye ikiganiro cyacu ko umwaka wa 79 wari wiswe umwaka w'uburezi mu gihugu cyose. Rero mu gihugu, ndavuga mu gihugu, buri mwaka wagiraga izina ryawo bitewe na gahunda ya leta yabaga ifite, ishakaga gushyira imbere cyane kwitaho muri uwo mwaka. Urabivuze, nibuka uwo mwaka, nibuka uwawukurikiye wa za 80, menya wari umwaka wo gutura heza, nibuka 81 na rimwe
umwaka w'igiti n'ibindi kuzamura, ndumva twarabikurikiranaga nubwo ndashoboye kubitondekanya neza. Hari indirimbo rero nziza wari uririmbye rwose yibutsa abanyarwanda byinshi, ndumva yaririmbwe n'impara. Iyo ndirimbo rero ngira ngo nyibutse n'indi nabwo, hari indi ndirimbo abarimu bajyaga batubwira, ababyeyi b'abanyarwanda bajyaga baririmba kera ubwo abazungu bashyikaga mu Rwanda. Ikintu cya mbere batangije, nubwo hari abajya bagoreka amateka, abazungu baje bigisha ba mbere iyobokamana kuko bari evangeliste, bikurikirwa nuko batangije amashuri kugira ngo abantu bamenye kwandika no gusoma banajijuke, nguko amashuri yatangiye mu Rwanda. Icyo gihe rero bajyanaga abana mu ishuri, ababyeyi ntibabyumvaga, ntabwo bari bazi ibyo ari byo. Bamwe hari n'indirimbo bajyaga baririmba, niyo nashatse guhuza n'iyo waririmbye, nuko nge sinzi kuririmba, ijwi ryanjye riragoye, ariko bajyaga baririmba ngo murakabura icyo mwiga, ngo mwaduturo mwe, ntimuzi ko abazungu bashaka kubarya. Kize mu ijwi nuko nabyibagiwe, n'ijwi ryanjye si ryiza kuririmba, ngo murakabura ibyo mwiga, mwaduturo mwe, ntimuzi ko abazungu bashaka kubarya. Bashaka kubuza abana kujya mu ishuri, bo ntibari bazi akamaro k'ishuri. Iyo ubwo rugero nari dutanze mpereye rw'uko byatangiye ababyeyi babuza abana, noneho ugeze ubwo wowe uturirimbira indirimbo ivuga yuko ishishikariza urubyiruko rw'u Rwanda kujya mu ishuri, mbese n'umwaka ubwawo bawitirira w'uburezi kugira ngo bavugurure cyangwa se bite cyane ku kibazo cy'uburezi mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ishingiro rya byose, ishingiro ry'amajyambere yose abaho ni uburezi. Hatariho uburezi nta na kimwe cyashoboka. Mugize muti rero uburezi bwa mbere n'uburezi bwa none, mbyiruka natangiye amashuri abanza mu myaka ya za 76, nibwo nagiye mu mwaka wa mbere wa primaire. Abarimu batwigishaga bari abarimu basanzwe, bari abarimu babaga bitwa abaseya. Abaseya ni byitwaga cycle auxiliaire. Icyo gihe higishaga abarimu bandi baba ema ba ena. Hari abarimu barangije, haje kuboneka abarimu barangije amashuri yisumbuye 5 bari bitwaga aba D5. Nyuma byaje kuzamuka uko twigaga, haza aba D7. Nyuma haje no kwigisha abandi bari barize za normale technique. Nyuma byakomeje bizamuka, haza kuza abarimu bari barangije za familiale, bagatoramo abarimu bakaza, abantu bakaza amahugurwa bakigisha. Nyuma hari abari barize amashuri yitwaga serari nayo y'imyuga y'abahungu, nabo baraza barigisha. Nyuma hari abandi baje kurangiza ibindi byitwa serayi, nabo baraza barigisha, kugeza mu myaka ya 94 urebye higishaga bamaze kuvuga, wongereyeho baba D7 D5, wongeraho n'abari bafite n'abaje kurangiza D6 muri section zose mu gihugu. Babajyanaga kwigisha kuko abari barize iby'uburezi bari bakeye. Nkuko mubivuze rero, umwana warangizaga amashuri abanza, ndavuga imyaka 6 mbere yuko ashyirwaho umwaka wa 8, bigiraga mu gitabo cyiza cyitwaga igifaransa, igitabo ndakibagiwe izina ryayo, Le Matin d'Afrique. Matin d'Afrique, voilà, murakoze cyane. Bigiraga mu gitabo, abantu bigiye mu gitabo cyitwa Matin d'Afrique iyo barangizaga umwaka wa 6, kandi bigishwaga n'abarimu badafite impamyabushobozi zihanitse, nta nabo. N'abantu barangizaga umwaka wa 6 ashobora kwandika ibaruwa mu Kinyarwanda nziza itarimo amakosa, akubahiriza n'amategeko y'Ikinyarwanda, akabazi ko interuro itangirwa n'inyuguti nkuru, kandi bari barize n'ibintu bya calligraphy, akanoza umukono ku buryo atavanga icyapa n'umukono, akaba yakwandika ibaruwa. Kandi abo bantu bigiye muri Matin d'Afrique iyo barangizaga yashoboraga kwisobanura mu rurimi rw'Igifaransa ariko kidakomeye. Ko ndibuka ko nk'abantu bo ku musozi mvukaho, aho nakuriye, bari bararangije amashuri abanza neza imyaka 6, iyo hazaga umuntu ukeneye nk'ubusobanurirwa mu Gifaransa barabikoraga rwose, nta kibazo cyari gihari. Byarazamutse rero hajyamo umwaka wa 7 n'uwa 8, yari politiki ya leta y'icyo gihe. Muri abo nabo nibo baje utaratsindaga yaga muri serayi, birumvikana hari amanota nabwo yafatirwagaho, si buri wese wajyaga muri serayi. Abo bantu rero kugeza 94 umwana warangizaga amashuri abanza mu by'ukuri yashoboraga kuba yaraga ari umwana ujijutse, uzi gusoma no kwandika neza ururimi rw'Ikinyarwanda. Utsinze akajya muri segonderi, udatsinze nyine akajya muri serayi, abandi bagumaga mu rugo cyangwa akajya kwiga iyindi myuga, ariko mu by'ukuri babaga bafunguye. Umunyeshuri nawe warangizaga amashuri yisumbuye, ndavuga segonderi, ndavuga muri rusange section zose, yabaga ari umuntu ufunguye cyane, ko amashuri menshi yari
bihaye Imana yashoboraga kwigisha kandi agatanga n'ikinyabupfura na disipurine. Abo bantu barangizaga mu by'ukuri ubona umuntu urangije amashuri yisumbuye ari umuntu w'umugabo utekereza kigabo, umuntu wateguwe ushobora kwibeshaho mu buzima busanzwe hanze, kimwe n'uko hari abavagaho bakajya muri kaminuza. Muri kaminuza y'u Rwanda rero abantu babarangizagayo wabonaga ko ari abantu b'abakadere biyubashye. Ndagira ngo twibukiranye ko ibigo byinshi byo mu Rwanda, ndavuga ibigo by'ubuvuzi, byacungaga ko umwaka urangira igihe bakora za defense muri kaminuza, ku buryo bajyaga kurwanira abanyeshuri babaga barangije nko muri za faculté za medecine. Ndibuka nk'abazaga barangije za droit bahitaga rwose basaba bagahabwa akazi mu bucamanza, bagahabwa akazi muri za parike no mu zindi nzego zitandukanye bitewe n'ubushobozi bwabo babaga bafite. Muri rusange rero ndibuka ko ntararangiza ava aho ngaho, ndibuka ko hari ingero z'abantu tuzi mu Rwanda bagiye baba ministre agisohoka muri kaminuza nta kandi kazi arakora k'igitangaza. Bivuga iki rero? Bishaka kwerekana yuko muri make abana bahabwaga uburere bushoboka, cyane ko abarimu nta makarifikasiyo y'igitangaza babaga bafite, ariko abana babaga rwose ireme ry'uburezi k'icyo gihe byari rihagaze neza, kandi abana bahabwaga ubumenyi bushoboka bagasohoka mu mashuri primaire, secondaire, université bigaragara mu by'ukuri ko bize kandi bashobora kwidefanda. Ubu rero kuri uyu munsi wa none, ubushize twarebye mu binyamakuru byo mu Rwanda byandikwa buri munsi, aho banditse umunyamabanga wa leta yari yagiye mu kigo cy'amashuri gusura abana batazi kwandika. Byanditse rwose, bafotora n'inyandiko, umwana bakavuga ngo yandikiye good morning akabyandika mu Kinyarwanda, akabivuga ariko akabyandika mu Kinyarwanda, aho hari mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Nge rero uvuga ibi, wenda nabaye n'umwarimu igihe kitari munsi y'imyaka hafi nk'imyaka 10, ndumva ibintu by'uburezi ni mu mashuri abanza, ibintu by'uburezi narabikurikiranye, nabaye umuyobozi imyaka 6, nza kuba n'umwarimu umwaka umwe cyangwa 2. Ibyo rero ndabizi. Bishatse kuvuga iki rero? Kino gihe uyu munsi wa none abategetsi b'u Rwanda ubwabo bavuga ko ireme ry'uburezi riri hasi cyane, ko abana barangiza amashuri abanza batazi gusoma no kwandika, n'ababizi batabikora neza. Nta munyeshuri nuno biragoye kugira ngo ubone umwana warangije amashuri abanza yakwandika ibaruwa ngo yandike nta makosa ashyizemo. Ndavuga amakosa nyine ya grameri y'Ikinyarwanda, y'imyandikire y'Ikinyarwanda, ni birebire, ariko biragoye kugira ngo abirangize. Abarangije segonderi nabo usanga umunyeshuri mu by'ukuri adashobora kwandika ngo abe kwiyandikira ibaruwa isaba akazi ayishobore. Ibyo nabibonye kenshi yuko nabaye umuyobozi w'amashuri, benshi bararangizaga akazi ati nkorera ibaruwa kandi arangije kwiga. Kaminuza rero naho uyu munsi wa none biravugwa, si inkuru nshyashya, si ibihimbano, n'abategetsi b'u Rwanda barabivuga, nta musaruro itanga, hasuka abanyeshuri benshi cyane, ariko ibya bwaburo bwinshi budafite umusururu. Yego nta kazi bafite, ariko nta n'ubumenyi bafite. Ndumva ikigereranyo natangaga ari icyo. Murakoze. Murakoze cyane Jean Bosco. Mugize muti burya ireme ry'uburezi ryo mu bihe byashize ahanini byakomokaga ku bushobozi bw'abarimu abanyeshuri babaga bafite, nubwo babaga batarize amashuri ahambaye, ariko babaga barigishijwe neza. Icyo mu by'ukuri nicyo bita ireme ry'uburezi. Hari akantu muvuze mujya kurangiza mugira muti hari ahantu, hari igihe abana bagira batya bakarangiza amashuri kuri ubu ngubu batazi kwandika ibaruwa isaba akazi. Nagira ngo mbunganire, mbibutse ko ejo bundi ubwo twari mu cyorezo cya covid, igihe bavugaga ko abantu badakingiwe bazasezererwa no ku kazi, hari umwarimu, ntabwo nibuka neza, nagerageje gushakisha ko nabona ibaruwa ye yaratembereye kuri ku mbuga, kuri za rezo sosiyo, ibaruwa umwarimu yiyandikiye avuga ko asaba kugira gusezera kubera ko adashoboye kujya, ngira ngo ni mu karere ka Ngororero niba ntibeshye, kubera ko adashoboye kujya guterwa inkingo ngo abitewe, umenya ari ukwemera kwe, ntabwo mbyibuka neza. Nagira ngo mvuge ahangaha ko n'abitwa abarimu bahawe akazi ko kwigisha, wenda hari uraza kudusobanurira uburyo banarangiza n'ayo mashuri. Umwarimu ufite akazi ko kwigisha
akaba atazi kwandika ibaruwa nk'uko wavuze uko interuro itangirwa n'inyuguti nkuru, akaba atazi utwatuzo, aho agomba gushyira akitso, aho agomba gushyira akabazo, aho agomba gushyira akabago, akabazo n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo byaragaragaye, ndibaza ko mubizi mwe mwabaye no mu mashuri mwigisha, mwanayoboye n'ibigo by'amashuri. Ibi bintu mu Rwanda birahari. Ibi rero nicyo kintu umuntu ashobora no gushingiraho akavuga ati se utagira umuntu yatanga ikintu adafite. Noneho rero bwana Jean Bosco, mu by'ukuri ireme ry'uburezi ubundi koko kugira ngo wenda twinjire muri iki kiganiro neza, duhe inyito cyangwa se definisiyo umuntu yaha ireme ry'uburezi, kugira ngo tunabiganireho n'abadukurikira bumva icyo dushaka kuvuga icyo ari cyo. Bwana Jean Bosco. Murakoze cyane bwana Claude. Ku byo twari tumaze kuvuga, tugane ku ireme ry'uburezi n'iryo turi kugushaho kuri uyu mugoroba. Nagira ngo igisobanuro cyoroshye nabwira abantu bakurikiye ikiganiro kugira ngo baze kumva neza ibyo tugiye kuganira muri aka kanya, nuko iyo umubyeyi yohereje umwana ku ishuri aba amutezeho ibintu bibiri. Icya mbere ni ubumenyi, ni ikintu kimwe cyonyine sinirwa ijya kure. Ikintu umubyeyi yohereza umwana ku ishuri amutezeho kimwe aba agiye gushaka ni ubumenyi. Ariko ubwo bumenyi ntabwo butangira kuri zero, buba bufite aho buhera. Umwana ntajya ku ishuri mu mutwe we ari vide, hari uburere barahawe mu muryango, hari n'ubumenyi aba afite busanzwe yakuye cyangwa yigiye aho yagiye aba muri miliye cyangwa se mu gace yabayemo. Ku mwana niba aba mu muryango, hari tunagenda abona tuba turi mu mutwe wiwe. Hari abahanga cyangwa abashakashatsi bavuze bati umutwe w'umwana, ndavuga umwana ugiye gutangira amashuri abanza, umutwe w'umwana ni kimwe n'akarima gahinze karimo ifumbire karangiye gutegurwa byose, noneho hakaba hasigaye umuntu uzaza guteramo imbuto kugira ngo zishobore kumera. Iyo uteyemo imbuto mbi ntabwo zera, iyo uteyemo imbuto nziza zirera kandi zigatanga n'umusaruro. Tukiri aho rero, bwa bumenyi umwana aba agiye gushaka ku ishuri nibyo, hari ibyo bita ubumenyi ngiro n'ubumenyi nkesha. Wenda biragoye, n'ikinyarwanda kigoye, nibyo bikoreshwa cyane ariko ayo magambo, ariko mu gifaransa babyita le savoir faire et le savoir être. Ni ibintu bibiri rero umwana bagiye, ibyo nibyo bibiri umwana bagiye gushaka ku ishuri. Abagiye hari ibyo afite, ariko hari n'ibyo agiye kugira ngo bamwongerereho. Numva rero tuganye kuri cya kindi kivuga ngo ireme ry'uburezi. Ireme ry'uburezi nyine ni uburyo ni ikigereranyo cy'ubumenyi umwana yagombye kuba afite, umwana urangije icyiciro cy'amashuri runaka. Ni ukuvuga ati ese ni ibyo urebye muri rusange, reka sinirwe njya kuvanga ibindi. Ni ikigereranyo cy'ubumenyi umwana yagombye kuba afite mu gihe arangije icyiciro cy'amashuri runaka, yaba abanza, yaba yisumbuye, yaba na kaminuza. Ndumva nagarukiraho. Murakoze. Murakoze cyane Jean Bosco. Koko umuntu anahiniye bugufi, iyo nyito rwose irumvikana. Noneho rero Jean Bosco, tugitangira iki kiganiro mwakomeje ku byerekeranye wenda n'amateka y'uburezi cyangwa se imyigishirize mu gihugu. Ibyo ari byo byose, wenda mu myaka yacu ntabwo twaba tuzi ibya mbere cyane, ariko hari n'ibyo twagiye dusobanurirwa, hari n'ibyo twasanze bikinakoreshwa ku buryo wenda bivuyeho mu minsi ya vuba. Mfite ingero nyinshi njya nkunda gutanga, ariko muri aka kanya ndagira ngo nawe umfashe. Ubundi twabwirwaga ko mu gihe cya cyami, ni ukuvuga mbere ya independence na repubulika, uburezi cyangwa se amashuri, habagaho amashuri bitaga aya rubanda rugufi, mwene yayandi uwo ari we wese ashobora kujyanamo umwana we igihe abishoboye, cyangwa se kuba bishakaga, cyane cyane ko abaturage bari batarumva neza impamvu yo kohereza abana mu mashuri. Aha rero abana, tuvuge wenda nk'abana b'abami, abana b'abatware, cyangwa se n'abana b'abatutsi bitwaga ab'indobanure, bajyanwaga mu mashuri akomeye kandi yitaweho. Urugero rutari kure muzi ni groupe scolaire officielle y'i Butare, ari nayo ndetse umwami Kigeli Ndahindurwa yagiye nawe kwigamo. Iriya groupe scolaire y'i Butare ngira ngo byarinze bigera mu minsi ya vuba rwose, natwe turi bakuru bakiyita ko ari groupe scolaire indatwa. Sinzi niba Jean Bosco ibyo bintu wenda bepfiyo mu Kinyaga mwarigeze kujya mubimenya. Hanyuma rero
abaciriritse batabashije kujya mu byiciro nk'icyo nk'aho ngaho muri groupe scolaire y'i Butare, abaciriritse ni ukuvuga abo mu batutsi nyine batoya, ni ukuvuga abo mu bwoko bw'abahutu, cyangwa se abakize, abadakize cyane, bo bajyanaga abana babo mu maseminari cyangwa se no mu yandi mashuri y'abihaye Imana ariko nayo aciriritse. Byaraje bigera muri Repubulika ya mbere, yiswe Repubulika ya mbere, ubwo tuba dushaka kuvuga ku butegetsi bwa Kayibanda, aho amashuri menshi noneho ay'abihaye Imana ndetse nayo leta yari yarabashije kugerageza gushyiraho, nayo yajyaga yakira abana hakurikijwe ubushobozi bukeya yabaga afite, ariko nibura ababishoboye bakiga. Muri Repubulika ya kabiri, ku gihe cya Habyarimana, cyangwa se aho bakunze kuvuga ngo ni ku gihe cya MRND, byabanje gukomeza nk'uko byari bimeze ku butegetsi bwabanjirijeho bwa Kayibanda, ariko nyuma yaho haje kuzamo ibyo bise iringaniza, nubwo muri iki gihe mbona abantu bamwe tutabivugaho rumwe, kandi ryaraje ridusanga, yewe n'iryo vugururwa ry'amashuri twavuze byaje bidusanga, twabikuriyemo, turabizi. Ariko noneho uyu munsi ntabwo tuzindiwe no kubivugaho rumwe cyangwa kugira gute, gusa icyo twashaka kuvuga ni uko iryo ringaniza ryabayeho, riza rwose ku mugaragaro guhinduka isumbanya. Umuntu yagereranya ko ryari isumbanya ry'uturere n'amoko, wenda ibyo ngibyo byaba ari iby'ikindi gihe, ariko noneho ahangaha nagira ngo mfatireho Bwana Jean Bosco, wowe noneho wabaye no mu burezi, wigishije mu gihe cya FPR, nagira ngo ugereranye ibyo byiciro byose nari mvuze, ibyo mu cyiciro cya FPR, uretse kubona abantu basohoka mu ishuri nta kintu bifitiye, ubundi abarimu ugasanga umwarimu arakwigishiriza umwana ukibaza koko niba unakwiriye no kongera kumwohereza mu ishuri, kandi kuko ugasanga ba nyir'ubwite, abo bategetsi bakomeye, abana babo biga i Burayi. Ntabwo ari igitangaza, mwabonye umwe mu bahungu ba Kagame ejo bundi yagombeye kujya gushaka ipeti rya suriyetona muri ekole royale yo mu ntuza militaire yo mu Bwongereza, kandi igako dufiteyo na cadette des officiers, aho aba officier bose basohoka ari ba suriyetona, ariko bakumva ko agomba kujya kuba suriyetona mu Bwongereza. Ntabwo rero ibingibi nshaka kubitindaho, ahubwo nashaka kukubwira ko Bwana Jean Bosco, murareba mugasanga irikurikirana mbese aya mateka y'uburezi, murasanga ese byaba byarahungabanyije ireme ry'uburezi kuri FPR bimeze biti? Imyanya mu mashuri niba inahari koko, ubumenyi buhabwa abana, impamyabushobozi no koroherezwa kwiga, byo byaba byifashe bite ku muntu nkawe wabaye muri iriya systeme ya FPR mu mashuri? Murakoze cyane Bwana Claude ku kibazo mumbajije. Ibintu by'uburezi uko hari indorerwamo abantu bo muri FPR babiboneramo, uko babibona nshaka kuvuga rero nuko iteka buri muyobozi wese mu gihugu cy'u Rwanda uvuze avuga ko ireme ry'uburezi riri hasi, ntawe uravuga ko riri hejuru. Niba mbeshye, abazakurikirana iki kiganiro bazabitubwire. Ba minisitiri batandukanye na perezida barabivuga bati riri hasi. Ikigaragara rero ko iryo reme ry'uburezi riri hasi na cyane, nuko kugeza kuri uyu munsi wa none dufite amakuru y'uko hari abarimu bagiye kuva muri Zimbabwe, abarimu 477 baje kwigisha mu Cyongereza mu rurimi mu Rwanda, mu gihe FPR yafashe ubutegetsi igahita ishyiraho systeme y'Icyongereza, hakaba hashize imyaka 28. Uyu munsi wa none bakaba basaba abarimu bo baza kwigisha Icyongereza. Bivuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko muri make nta bantu bazi kuvuga Icyongereza mu Rwanda, nta bashobora, n'abafite ubumenyi bwo kukigisha, kuko ntabwo wasanga wasaba inkunga ku bintu ubwa ufite ntibishoboka. Ntabyo bafite, niyo mpamvu babisaba. Reka ngaruke ku kibazo mwari mumbajije. Ku kibazo mwari mumbajije, reka twerekere ku ngoma ya cyami. Mu gihe nigeze mbivuga uko ababyeyi bajyaga baririmba abana babohereza mu ishuri, mu gihe cya cyami ho biragoye kubigereranya n'umunsi wa none, kuko umuco w'abazungu bashakaga yuko abantu bajijuka bakamenya gusoma no kwandika. Abanyarwanda ntabwo bari babizi, kandi batinyaga n'abazungu kubera uruhu rw'umweru bababonanaga. Keretse abajijutse, nabyo byafashe igihe kugira ngo bamenyerane. Kohereza umwana ku ishuri nk'andirimbo nk'uko nabivuze, babaga bazi yuko agiye gupfa cyangwa agiye kugira ibindi bibazo.
ababyeyi rero bahishaga abana babo ku buryo byaje no kugera igihe batwara abana ku mashuri ku ngufu. Njye namenye n'ubwenge mbere yuko ntangira n'amashuri abanza. Ubu bajyaga baza gutwara abana, kwandika abana, ababyeyi bamwe ntibaboherezeyo, bata umwana wacu birirwa bajya nko guhinga, bajya kwitozwa iyindi mirimo y'umuco wa Kinyarwanda nk'uko batari basanzwe bazi iby'amashuri. Abana bakabafata bakabajyana ku ishuri ku ngufu, akibajya bambazwa n'ingufu z'ubutegetsi. Ndibuka nanjye ubwo ikigo cy'amashuri hari abana twandikaga umwaka ugiye gutangira ntibaze mu ishuri, bikaba ngombwa ko dukoresha ingufu bakabazana ku ngufu. Ibi rero dusubiye muri kiriya gihe cy'abazungu, hashyizweho nyine amashuri yigwagamo abana b'abatware. Ku ntangiriro icya mbere abohereje abana mu ishuri nibo bumvaga akamaro k'ishuri. Abasigaye inyuma nuko byaje buhoro, abenshi nta nubwo bari bazi akamaro k'ishuri. Iyo tuzamutse rero tukavuga tuti ese hashyizweho amashuri y'indatwa y'abana bakomeye n'ay'abana ba rubanda rugufi, ni kimwe n'ibyo umaze kuvuga uyu munsi wa none, ni kimwe n'uko abana banyagupfa biga muri za 12 years mu Rwanda muri ari amashuri asanzwe, batita ku burezi, batita ku barimu, batita ku bindi. Abana babo bakabatwara i Burayi, bakabatwara za La Colombière, abandi bakabatwara muri Amerika mu bigo bikomeye. Wari uvuze n'urugero rwiza, none se wasobanura ute ko abandi basuze ofisiye bajya kwigira za kadete igako na za Nyakinama, none undi akajya gukorera kadete mu Bwongereza? Nukuvuga ko n'aba ofisiye voilà ni ofisiye, voilà, urakoze kumusora. Ni hari izo nabyo bigereranyije na cyagiye n'icyo gihe hariho ab'indatwa, hari na rubanda rugufi. None rero reka dukomeze kuri icyo kijyanye n'uburezi. Kuri Repubulika ya mbere yaba n'iya kabiri, urabona na Universite y'u Rwanda ishingwa hatangiye ni muri za 1965 gutyo, sinibuka neza itariki. Uko abanyeshuri bagiye bajyamo ni buhoro buhoro, cyane ko abantu bari batarasobanukirwa neza ibintu bijyanye n'amasomo. Ariko ikintu ngarukaho cyane nuko abarimu nta bushobozi, nta formation bari bafite ihambaye, ariko abana bashoboraga gukurikira barigaga. Niba uzabonamo nk'abariya uzabona nk'abitwa ba Makuza, bari abantu b'abahanga bazwi mu gihugu, Bakayibanda bari abantu b'abahanga, barabambonye umutwa n'abandi. Wavuga ngo bigishijwe n'abarimu bitangaza se? Ntabo, aho bigishijwe n'abarimu basanzwe bafite za qualification ntoya, no mu buryo bugoranye. Ibaza umwana bagendaga imvura imunyagira, anyerera yitura hasi, umwana ubu ngubu ajya ku ishuri agenda n'imodoka. Na umwana utarakora gitide uko iwabo nta mashanyarazi, nta n'itara, nta peteroli baga bafite, bacanaga umuriro nijoro, ari agasoma ku ishuri, yagera agatamakaye agataha, kandi umwana ntibimubuze gutsinda. Kurya akarya bigoranye, kujya ku ishuri, indwara zitandukanye za malaria, indwara z'ibyorezo zari kuri icyo gihe, amavunja n'ibindi. Ariko ntabwo byabujije yuko haboneka abana mu by'ukuri ari nabo uyu munsi wa none kuva twitwa abagabo, twe turi kuvuga nge nawe n'abandi n'undi. Ibi turi kuvuga turi kubivuga duhereye kubwo bumenyi bucya abo babonye, bagenda babutanga ku bandi, natwe butugeraho, tukaba tugezeho natwe twitwa abagabo. Aha rero niho igihugu mvuga kigeze uyu munsi wa none, nacyo cyagombye kuba kiri gutekereza kikavuga kiti twibyo dufite natwe reka tubyongere cyangwa tubivugurure, duhereze abazadukomokaho bazagira ubumenyi burusha ubwo dufite. Mu kanya rero wakoze cyane no gutanga rugero nka ruriya rw'umuhungu wa Kagame, nabwo sinatambuka ntabivuzeho. Twavuga tutese wari wavuze no ku kintu kijyanye n'iringaniza. Iringaniza naryo sinabura kubivugaho. Iringaniza simbivuga bose, iyo politiki yabayeho ndina mutoya, ariko ntacyo byari bitwaye. Icy'ingenzi nuko abantu baringaniza kandi bagakora ibyo bagomba gukora mu buryo bwiza. Ikibazo rero si iringaniza, ahubwo ikibazo ni ukurwanya iringaniza, ahubwo ukakora ibirengeje kwitwa iringaniza. Ndabivuga mpereye kuki uyu mbere ndavuga icyo gihe tuvuge kuri izo politiki ziringaniza. Buri mwaka mu Rwanda basohoraga itangazo ku mwisho mu kwezi kwa munani, akenshi abantu batangaga amahirwe, abanyeshuri barangije segonderi bakavuga amanota bagomba gufatiraho, bakandika basaba kujya gukora ibizamini byo kuba muri SM, kujya mu gisirikare. Ukwezi kwa munani n'ukwa karindwi batangazaga abanyeshuri kuri Radio Rwanda batsindiye kujya muri SM, bavuga amazina na komine atuyemo. Bagatangaza abanyeshuri batsindiye kujya kwiga muri Ecole Royale Militaire yo mu Bubiligi. Ndumva ari byo bigo bibiri abanyarwanda bakondaga kujya kwigamo. Ukumva ibyo ari byose bakavuga bati aha havuye uyu havuye uyu, ukabumva bavuga kuri radio. Uyu munsi wa none wumvishe nyine bavuga ngo mwene Kagame ngo yarangije. Iyo buruse yishyuriwe n'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda, ntabwo ari amafaranga yiwabo yishyuriweho, kuko nawe ni umunyarwanda nk'abandi. Izo buruse wavuga ati zitangwa gute?
ese kuki batajya batanga ibizami biri uveri ku bantu bose ngo bajye gupiganwa, utsinze binyure no mu mucyo abari bujye kwiga muri ayo mashuri. None se mwene Kagame ari uwakubwira ngo ikizami yakoze aragitsinda kugira ngo yemererwe kujya kwiga muri iyo universite? Niba yaragitsinze se kuki abandi banyarwanda bo badahabwa uburenganzira abandi ngo bajye gukora? Nabonye ari abantu batatu. Ikibazo ni cya kintu nyine tuvuga mu Rwanda ryaringaniza, nicyo navuga ngo urwanya iringaniza wowe ukazana ibirengeje iringaniza. Bamba barira abakurikiranye ikiganiro, ngeyo mvuga nkunda kuba direct kugira mvuge n'ukuri ko ukuri ni utavugishije ukuri niko kuzatubaturana Bibiliya niko ivuga. Ujya gusanga abo bantu ugasanga n'abantu bo mu bwoko bumwe bagiye kwiga ibyo ngibyo, ugasanga abo bantu nta gihe kizwi bakozeho ibizami cyangwa amahirwe y'abo abanyarwanda bose kugira ngo bakore, kuko baselekisione bavuga ati hakurikije ibi n'ibi, abo bantu bakore batsinde cyangwa batsindwe ariko bimenyekane. Ikibazo rero si ukuringaniza, ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo abo bantu bahabwa amaburuse ya leta yo mu mfufu atakorewe ayo mapiganwa, abanyarwanda bose batahawe amahirwe ngo bapiganwe ayo marushanwa, ayo mashuri ni mashuri ki? Numva rero nabangarukiye aho kubijyanye n'uburezi ubwo muri iyo myaka mwarimo mugiye. Noneho rero sinzi nimba nakomeza ku kibazo mwasorejeho ku mwisho. Mwavuze reka ngikomereze hamwe mvuga nti ibijyanye n'ireme ry'uburezi mu Rwanda ubundi byicwa n'iki cyangwa byapfuye gute? Sindi ubivuze kubijyanye n'ireme ry'uburezi mu Rwanda wavuga n'umunsi muzima, ariko ndabivuga muri makeya. Abakurikiye ikiganiro ndagira ngo mbabwire ngo hari ubushakashatsi bumwe nakoze ngenda nkurikirana, hari ibitabo narebyemo, ariko mbaza n'abantu ndeba n'amateka y'ibyabaye mu Rwanda. Hari ibintu kuri 94 mu by'ukuri mu Rwanda habaye ibibazo bikomeye, abanyarwanda benshi barahunga mu gihugu. FPR yageze ku butegetsi hari abantu bake, abenshi barahunze abandi barapfuye. Bagombaga rero kubona abantu bajya mu myanya y'ubuyobozi kimwe n'inzego zose z'igihugu kugira ngo zishobore gukora, kuko ikintu cya mbere bagombaga gukora yarinze kuza kongera kubyutsa inzego z'igihugu. Nabivuze rero ku ntangiriro, ikintu cyose nta kintu ushobora gukora mu gihugu amajyambere ntashoboka uburezi budakora, kuko aba bana ubona bariya bari mu myaka y'amashuri abanza cyangwa bari mu ngo iwabo nibo bazaba abayobozi ejo, nibo bazaba bari gutanga ibiganiro nk'ibi turi kuvuga. Ibi rero ndabivuga cyane, urugero nashaka gutanga mpereye nk'umwaka 1995 FPR gishyika mu Rwanda, nuko mu kuziba icyuho ntabwo bigeze batira attention ngo bavuge bati reka nibura dushaka ikintu cy'agateganyo tuba dukoze tubanze twigisha abanyeshuri kugira ngo tubone abantu bazajya mu myanya idafite abantu. Icyabaye ni iki rero? Mu mwaka 1995 94 bahamagariye abantu gusubira mu ishuri kurangiza amashuri bari bageze mu wa gatandatu. Icyo gihe hatanzwe diplome uwagiyemo wese, hari abari bavuye za Uganda, hari abakotanyi bari baje n'abambari babo, basutswe mu myaka ya gatandatu atarize segonderi ngo yirangize, yarize umwaka umwe ibiri bagahita ajya muri segonderi, ubwo agahita ajya kurangiza babaha amadiplome. Icyo gihe abari mu Rwanda cyangwa abari hanze y'u Rwanda babaye mu Rwanda, hari diplome ziswe ngo Merci Kagame. Izo ni diplome zatanzwe hadashingiwe ku bumenyi, ari ugupfa ko abantu kugira ngo bagiye gukora mu myanya, bavuga ati dukeneye nk'abantu 50,000 tabakoze bose mu diplome bigendere. Nuko byagenze. Iryo ni ikosa rikomeye rya mbere ubutegetsi bwakoze, ari ryo ryagize rimwe mu byagize uruhare kudindiza ireme ry'uburezi mu Rwanda. Ibyo byarakomeje rero bijya mu myaka ya za 1996 bigenda kwa kundi. Muri za 1997 bashyiraho akantu noneho ko kuvuga bati ikizamini cya leta cyatangwaga nabi, reka dushyireho ibigo cyakorerwaga ku bigo by'amashuri, buri kigo bakohereza perezida wa jiri uturutse hejuru uje kubikurikirana. 97 rero baje kuvuga bati reka tujye duhuriza abarimu abanyeshuri bose bo muri prefegitura imwe hamwe bakorera ikizamini hamwe kigenzurwa n'abakozi ba ministeri, kugira ngo twirinde ko habaho abantu bahabwa diplome batazikwiye. Uwo mwaka 97 byarabaye, kandi abantu benshi babuze diplome. Nibuka ko twize turi abanyeshuri muri 38 diplome zabonye abantu 15 gusa. Nari nsubiye kwiga ariko ngenda nagiye mu kazi 94 njya gukora nigira mu bindi. 97 nsubira mu ishuri, nicara mu ishuri ndiga nk'abandi. Tukiri aho rero muri 98 haje kuza nabwo ikindi kintu cya kabiri cyateje ibibazo, byitwaga diplome byarahinduwe byitwa certificate. Noneho icyari mbere kuri diplome bakoreraga kwijana. Umunyeshuri wabonye amanota hejuru ya 70 bitwa distinction akafite uburenganzira bwo kujya muri kaminuza, hari na za grande distinction, hari za satisfaction, ayo hasi akaba atemerewe kujya muri kaminuza. Iri 98 rero bashyizeho izo certificate
noneho baravuga babishyira muri systeme y'icyongereza, baravuga ngo ukorera ku manota 11. icyo gihe igitangaje nuko umuntu wabonye inota rimwe n'ibice wababonye amanota 2 icyo gihe menya ari n'igice kimwe babonye diplome, bashyiraho noneho muri izo diplome nka ko twavuga distinction satisfaction, noneho bo bashyiraho diplome yitwa ngo passable. Passable nyine urabyumva no mu gifaransa, passable ni igifaransa no kuvuga ngo pfa kwihitira, pfa kwigendera. Izo diplome rero zateje dute cyangwa se zateje ibibazo mu banyarwanda, bakavuga batese uyo passable azahabwa akazi mari umwari bazajya kwigisha cyangwa ntazemererwe kwigisha, esha azasubira gukora. Nzi ko hari abasubiye gukora babona izindi zitari passable barazihindura. Ibyo byagumirije aho ngaho, babona akazi, babona amahirwe nka ya diplome zisanzwe. Ako kantu rero kaje kuza gakurikirwa, ndabivuga rero cyane cyane ndabivuga muri gahunda mbi nyine zo gutanga diplome zitajyanye n'ubumenyi. Navuze ako kantu kaje gukurikirwa n'ibintu bise ngo candidat libre. Candidat libre ni abantu bacikirije amashuri, batarangije amashuri yose, bahawe ngo uburenganzira bwo kujya gukorera amadiplome nabo bakayahabwa, ariko bakavuga bati umuntu yagombye kuba nibura yarize imyaka 4 cyangwa 5. Abo bantu rero bararangije amaserayi atarakandiye muri segonderi, bararangije amafamiliya atarigera agera muri segonderi, bararangije imyaka 2, 1 cyangwa bararangije 3 cyangwa 4, bagiye kwiyandikisha, leta ikabihera diplome z'amashuri bitewe n'icyiciro bagiye gukoramo, normal primaire n'ibindi, babihereye amadiplome barataha. Abo madiplome rero yabafashije guhembwa, ariko nta bumenyi bari bafite kuko ntibize. Urumva icyo bari bagiye gukora, abo bakurikiye ikiganiro icyo bari bagiye gukora muracyumva, nta bumenyi bigeze bagira ngo bwiyongere, ahubwo bahawe diplome yo kugira ngo babone bashobore guhembwa, leta nayo ishobore kwerekana ko ifite abakozi. Amakuru rero acukumbuye twashoboye kubona mu bushakashatsi nakoze nuko abatanga amafaranga muri UNESCO, nimba nibuka neza, bari basabye leta y'u Rwanda yuko kugira ngo babahereze amafaranga bagomba kugaragaza ko abarimu bafite ubushobozi, bafite abarimu bafite ubushobozi. Ikibazo rero mu kugikemura bagikemurira mu gutahereza abantu diplome kugira ngo babone raporo batanga, batashingiye cyangwa se batitaye mu kuvuga bati umusaruro uzavamo uzagenda gute. Ibyo rero byaje no gukurikirwa nabwo n'ikindi kintu kitari cyiza cyaje gukomeza, ndavuga muri za gahunda n'ubundi za leta zo gutanga impamyabushobozi zidashingiye ku bumenyi, byaje gukurikirwa nuko n'ubundi politiki ya Universite y'u Rwanda baje gukuraho ikintu bita defense cyangwa babyita soutenance. Baravuga bati umunyeshuri urangije kaminuza azajya aza yandike memoire, niyandika memoire ayitange birangire, yitahire bayikosore, bamuhereze diplome yigendere. Icyo gihe rero ikindi cyuzuza ibyo cya gatatu nuko habayeho ikintu cyiswe ngo promotion automatique cyazanywe n'umuministiri witwaga Emmanuel Mudidi. Icyo kintu promotion automatique rero kivuga iki? Kiravuga ngo umwana wiga mu mashuri, ndavuga yaba secondaire yaba primaire, umwana agomba kwimuka, nta mwarimu ufite uburenganzira bwo gusibiza umwana. Mbere rero umwarimu yigishaga afite intego, nabaye mwarimu, ariko mwarimu mbere yuko atanga n'isomo ari kuritegura yiha intego. Iyo ntego rero uvuga uti nibura igihe kingana gutya nzaba mfite abana bafite ubumenyi bumeze gutya na gutya gutya na gutya, bashoboye gutsinda ibi nibi. Mwarimu rero ya ntego yarapfuye uko kwiyi ntego n'ibyari kuba bigishobotse, umwana bamwemereye yuko azimuka. Ubumenyi umwana nawe kugira ngo abutange, mu bumenyi bwo mu Rwanda tuzi ko ariho no gushyiraho ingufu n'igitsure, yaba icy'ababyeyi n'icy'abarezi. Umwana uramutse umuhaye umukoro atahani muhira, akaza atawukoze cyangwa agakora ibya nyirarureshwa, ntacyo wakora, umwana ntacyo wamukangisha, kuko umwana we ubwo baba bafite bavuga ati nzasibira cyangwa narasibiye, nisibira kabiri abo twiganye bazaba bansize. Icyo gihe nta kibazo cyo gusibira kiriho, umwana no kureba mu ikayi ntabyo agikenera, bagikenera avuga ati nakwiga ntakwiga, ntasiba nzimuka. Biza gukurikirwa rero n'ikindi cy'uko bashyizeho gahunda yo kuvuga ngo nta mwarimu wemerewe gucyaha umwana, nta mwarimu wemerewe guhana umwana, umwana akora icyo ashaka, habayeho ikintu cyitwa laissez-faire. Umwana yikorera icyo ashaka, ni ukuvuga ngo ku ishuri ibyari kwigisha n'ububasha bwa mwarimu barabumwambuye. Umwana kenshi yigaga kubera atinya mwarimu, bikuzuzwa nuko n'ababyeyi bamubwira ati tuzakurega kuri mwarimu. Ubu ntibishoboka. Umwana arakubwira ati mwarimu ntacyo yantwara ntiyangubita, umwana arakubwira ati mwarimu ntiyansibiza. Uwo mwana suzamuhatira kwiga kugira ngo bigende gute? Ntabwo bishoboka. Tukiri aho rero, ndumva nari mvuze ku bintu bitatu kuri gahunda za leta zo gutanga diplome zitajyanye n'ubumenyi. Icya mbere navuze kuri Merci Kagame, nicyo nahereyeho, cy'amadiplome yatanzwe n'ubusa.
ku busa. Icya kabiri mvuga icya candidat libre n'uyu munsi wa none bari kuyikora. Ejo bundi nari nabonye itangazo mu kwa munani, ubuho bahinduye umuvuno, ya candidat libre urayikora, babisigaye bajyana mu bigo byitwa TTC, ni ibigo bya centre, urandika ugasaba bakabahugura iminsi mikeya ngo bakajya gukora ibizami, ariko nabwo ntibitosheje. Narindi kuvuga no muri tukiraho kuri candidat libre nuko mu by'ukuri ira politiki ya leta nimbi. Kera wari wambwiye no kugereranya, reka mbigarura urundi rugero. Kera naho hari amahirwe baherezaga abantu bashoboye kugira nk'ibibazo. Hari ibintu byitwaga jiri santarari, hari n'ibindi byitwaga rokarasoma. Icyari mbere kuri rokarasoma ni nk'abanyeshuri babaga biga muri prive, ariko barateguwe neza. Leta yari yateganyije ikizamini, avuga ati kadushyireho ikizamini, abazagitsinda tujye tubashyira mu mashuri ya leta. Iyo rokarasoma wajyaga kuyikora, n'amatangazo yatangwaga, bakandika wagitsinda bakagushyira mu bigo bya leta, wigaga wenda nko muri prive. Ariko byatsindaga umugabo mu mutwe, wabaga n'umuntu ufite umutwe uko byabaga ari ibizami koko byigaragaza ko umwana yabaye prepare. Si tujyakorwaga n'abava mu wa gatatu bajya mu wa kane, nimba nibuka neza, bose nibuka neza. Iyo ugiye kuri jiri santarari nabyo turabizi. Jiri santarari bajyaga batanga amahirwe, abantu bazanye amadiplome yabo bagakora, bakabereza amadiplome yo mu Rwanda. Iki rero cya candidat libre navugaga, ikibabaje kirimo kandi giteye n'abanyarwanda twese, ngewe nawe n'undi, kwibaza nuko umuntu yize imyaka 2 ya segonderi cyangwa ntiyigeze akandagira muri segonderi, aragiye akoze candidat libre, aratsinze, ahawe diplome no gutsinda, arayirangije, noneho aragiye arongera asabye, ahawe uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza. Agiye kwinjira muri kaminuza y'u Rwanda. Kaminuza y'u Rwanda nayo niya nzira azanyuramo, nta defense azakora. Uwo muntu akarangiza ngo ni lisansiye, utarigeze wiga segonderi yuzuye. Ngiye umunsi tuvugana aha ngaha mfite singe kure ingero nyinshi z'abantu barangije kaminuza batigeze biga segonderi imyaka 3. Niyo yakwiga ine normal burya abantu bagiye wicara mu ishuri imyaka 6 uraza amaguru munani mu mazi kugira ngo ubone uburyo ukore tidutsinda ibizamini, none ukabona wicaranye n'umuntu muri kaminuza utarigeze yiga na segonderi. Ni ikibazo. Ikindi hazamo ikibazo cy'ururimi. Umuntu ntiyigeze yiga mu rurimi rw'igifaransa, yize serayi cyangwa yize familiare cyangwa yize imyaka 2 ya segonderi cyangwa 3, agiye gukora candidat libre, ibizami byose bakabikora mu gifaransa, ngo agakora imibare, agakora histoire, agakora igifaransa, agakora geography, agakora n'ikinyarwanda. Tubanze tubwire abantu bakuri iki kiganiro ko umuntu wize nk'amashuri yisumbuye nibura azi imibare yitwa étude d'une fonction. Umuntu wize amashuri yisumbuye azi ibintu byitwa integrale. Ibyo bintu na amasomo atoroshye, za physique n'ibindi na za ecologie. Ibintu umuntu yize, umuntu atazi n'iryo jambo, atazi integrale bivuga iki, umuntu utazi equation du second degré, atazi uzamubaza ngo azimi, akakubwira ngo yagiye mu kizami cya candidat libre ngo abona amanota grande distinction aratsinda. Uwo muntu yatsinze atarize segonderi gute? Tujye muri kaminuza. Jean Bosco, ukira aho ngaho ku byerekeranye n'ayo manota yo muri za candidat libre, ntabwo wenda baba bagereranya bakavuga bati niba tureba muri matieri 5 noneho uri butsinde 3 araba yatsinze, cyangwa se uri butsinde zingahe kuri zingahe, ku buryo wenda umuntu ashobora kugira amahirwe ntahure na cya kintu atigeze abona muri segonderi, ariko akagira amahirwe akabona icyo yagiye abona, ese umuntu yabyita ngo iki, sur terrain, ibyo yagiye abona ku rubuga rw'imirimo wenda, cyangwa se baravugaga bati wabonye aya n'aya mu gifaransa, aya n'aya mu mibare, aya n'aya muri iki n'iki, aya n'aya muri iki n'iki. Mwabikotaga gute? Nagira ngo udufashe gusobanurira abaduteze amatwi. Murakoze bwana Claude. Candidat libre ntiyabayeho rimwe ngo ihagarare no birakorwa. Ndagiraga ngo mugira abakurikiye ikiganiro ko candidat libre yigiye gukorwa, wewe uyandikisha, tuvuga uravuga uti ndashaka muri normal primaire, ukagenda ukiyandikisha muri iyo section ko ari ushaka gukora, bakakubaza ibyangombwa n'ibyo wuzuza amafaranga utanga ukabyishyura. Iyo urangije bagushyira bakwandika kuri liste kuri site y'ikizamini uzakoreraho y'abandi banyeshuri barangije amashuri 6 ya segonderi yisumbuye. Ntabwo bavuga ngo hari abakandida libre bakorera ukwabo, mujya gukorera hamwe n'abandi bo muri section ya normali baraho ngaho barangije imyaka 6 mukurakorana, mukora ikizamini ikizamini kimwe. Nta kizamini cy'umwe ariko kiriko ku muntu, ni ikizamini kimwe mu gihugu mwese mukora muri rusange.
navugaga uburyo bwo gukota, uburyo Ni- bwo gukota kuvuga ngo kanaka yatsinze, ese wenda utsinze disons mu gifaransa, mu cyongereza, mu biki n'ibiki, imibare ikagukubita hasi, aho wenda bya bizami bindi bitatu cyangwa se bingahe ntibyakuzamura, wenda imibare wabonyemo 0, cyangwa se niba watsinzwe mu gifaransa ukazamukira ku cyongereza n'imibare gutyo. Nicyo ngicyo nashaka kuvuga, ni gute bakota kugira ngo bavuge bati umuntu yatsinze cyangwa Bwana Claude, tukiri aho ngaho, nta makuru menshi cyane ku bijyanye no gukota mfite, ariko nagiraga ngo nkubwire ko amabwiriza ajyana no gutegura no gukosora ibizamini akorerwa hamwe muri rusange, utishingiye ngo yakoze candidat libre cyangwa ntiyayikoze. Abarangije amashuri yisumbuye ya segonderi bakorera hamwe muri centre zimwe n'abakandida libre, ibizamini bigakosorerwa hamwe muri condition zimwe. Nta kuvuga ngo uyu ni candidat libre, uyu ni segonderi, hoya, byose ni kimwe, amabwiriza namwe ni bimwe. Gusa ikibazo ni uburyo wumva umuntu utarakandagiye muri segonderi yabonye diplome, ukibaza utese abanyarwanda ni abamagiciye. Umuntu ntiyigeze yiga mu gifaransa ugasanga yatsinze mu ikizamini kiri mu gifaransa. Texte y'igifaransa turebe uburyo nka texte batanga, ukagenda umuntu ngo akayisoma akayumva, akora comprehension, akakora grammaire, akarangiza. Turibaza utese ibyo bintu babishobora gute batarize, abandi batabishobora? Ni ikibazo, se n'abamagiciye ngaho ikibazo kiri. nibyo nabyumvishe Bwana Jean Bosco. Hari umugani wacu bajyaga bavuga, sinzi namwe iwanyu niyo mwaravugaga, batega bavuga ngo abize barize hize muganga na agronome. nitwe bantu twari dukomeye mu cyaro abize barize hize muganga na agronome. Nanjye nize ibyo bya candidat libre bidahari, ni amahirwe, ni nayo mpamvu nyine nayo mfite ubwoba bw'uburyo bakota abo bantu. Ariko niba bakubita mu gisare kimwe, urangije umwaka wa 6 n'umusaza w'imvi ziruta izanjye, nawe akicara aho ngaho agakora yitwa ko arimo gukora candidat libre, bakazajya kubona bakabona bose babahereje niba ari za diplome, mwanavuze ko za diplome zitakibaho, bakabona bose bahereje na certificate ku mugani wabo. Ni ikibazo nyine, nta kundi twabigenza. Wenda sinzi Jean Bosco niba wenda twakomeza, kuko iyo ndebye kuri iriya gereranya waduhaye rwose birasa neza n'ibyo nkomeza kugenda numva hanze, abanyarwanda barira batakamba bavuga bati uburezi bwacu biratuyobeye. None se Bwana Jean Bosco, tuvuge wenda nko mu kwiga indimi, tuzi neza ko ku mwaduko wa FPR, ni ukuvuga muri 1994 FPR yaje ivuga ko abafaransa bakoze jenoside. Iyo mpamvu cyangwa se bafashije mu gukora jenoside, iba impamvu yo kuvana igifaransa mu mashuri ndetse no mu ndimi officielle za leta. Uretse ko wenda twebwe wenda twareberaga ku ruhande kuko nicyo cyonyine twari tuzi, wenda harimo nuko abari baje barutashye abenshi ntacyo bari bazi. Noneho rero icyongereza rero cyaraje, ariko ese cyaba cyarigishijwe ku buryo bukwiye, ku buryo uwakigiye mu Rwanda muri iyi myaka hafi 30 tugezeho nyuma y'igifaransa, noneho abantu bose bakaba barimukiye mu cyongereza, mu gihe bitari byatera kabiri bati igifaransa turakigaruye, igifaransa nanone kikagaruka ku isoko, aka kajagari kakaziramo. Umuntu wari utangiye kugerageza kwiga icyongereza yihinga, umwarimu waturutse muri primaire kurinda arangiza segonderi yiga gusa mu gifaransa, bagahita bamubwira ko agomba gutangira kwigisha mu cyongereza. Noneho wa mwarimu mu gihe yaratangiye kugerageza kumenya utwongereza dukeya, kumenya utwongereza dukeya atwigana twigira ku bana. Noneho barongeye baramugaruye, baramubwira bati subira mu gifaransa. Mu gusubira mu gifaransa aho nanone hakaba ikindi kibazo, kuko bana bari bamaze kumenyera cya cyongereza, noneho naho mwarimu wari utangiye kumenyera hari gusa naho afata icyongereza, nubwo yiga kukigisha yigira ku bana b'igihugu. Noneho umuntu akaba yavuga ati ese icyo gifaransa kigaruwe, ese cyo ahubwo kizaba gihagaze giti? Noneho se iri hindagurika ryaba ryorohereza iki, cyangwa se ryaba
rifite ingaruka ki ku burezi mu gihugu cyacu, bwana Jean Bosco? Murakoze bwana Claude, mbere yuko nsubiza iki kibazo reka mbanze nongereho gatoya ku byo twavuze muri za gahunda zo gutanga ibyangombwa bitajyanye n'ubushobozi. Akantu ntashoboye kongeraho nuko muri kiriya gihe cya nyuma ya 1994 inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi, zaragiye abanyeshuri, navuze uburyo bahawe amadiplome bakabajyana na za kandidarible n'ibindi. Hari abanyeshuri bagiye batwarwa muri kaminuza bavuye mu gisirikari, bamwe barimo bakadogo babashyize mu mashuri, hari n'abandi nyine babambara b'ingoma baje bashyirwa muri universite batagira amadiplome y'ekole secondaire, baragenda bariga. Ndetse tukiri aho kuri universite, mu gukuraho biriya bintu bya defense, ubundi abanyeshuri warangizaga kaminuza akagira amanota meza yashoboraga kuba mwarimu assistant muri universite. Nyuma rero kubera yabaga bakose iyo memoire ye akongera bagakota n'igice cya defense, amanota rero bafatiragaho arayemereraga umwarimu umunyeshuri kuba umwarimu assistant muri universite. Ibyo rero byaje guhinduka yuko uburyo bakosora ni ibintu byo bibera mu kimwe n'uko umwarimu akosora ikosa rye, isomo rye plutôt, ntabwo biba byabereye muri rusange nk'uko umunyeshuri afite ubwoba atereka nshyiraho ingufu ngene nkora ibintu byanjye kuko nibambaza muri defense bizangora. Hari amakuru nk'umwarimu umwe cyangwa umunyeshuri umwe ntari buvuge n'izina bavuga ko yari n'umusirikare, yarangije yari umunyeshuri w'umuswa, aza kugirwa umwarimu muri kaminuza assistant. Nyuma amashuri abanyeshuri baje kumwanga, arirukanga bamuha buruse, yaje kujya kwiga ngo mu Bwongereza. Ubwo ni urugero rwa hafi natangaga. Gusa ikindi nongeragaho nuko muri tukiri kuri rya reme ry'uburezi turi kuri kaminuza, agatsiko ndavuga bari abantu bo muri FPR bafasha abantu benshi babashyira muri kaminuza bajya kwigayo hadashingiwe ku bumenyi, kuko twari tuzi ko muri University y'u Rwanda kugira ngo winjiremo ugomba kuba ufite nibura amanota ari hejuru ya 70%, ariyo bita distinction. Ubu ngubu rero nabivuze guhera muri 98 uriya minisitiri witwa Karemera washyizeho biriya by'ama certificate akayashyira ku diplome ikajya ku manota, certificate kuri 11. Ntabwo bavuga ngo amanota ngo bazahera wenda kuri 7 cyangwa ku 8, ahubwo uyu mwaka baravuga ngo dukurikije uko ibizamini byakozwe ngo amanota ngo leta yafatiye hanaha. Keraho turabizi kuri diplome nukuvuga ngo waga utabonye distinction, waga wabonye grande distinction cyangwa satisfaction, n'umurongo wabaga uciyuzwi ukaba wahageze cyangwa utahageze. Ubu rero icyo bakora nukuvuga ngo buri mwaka baravuga ngo Ministeri y'Uburezi ngo yafatiye ku manota yanga naye. Kuyafatira icyo bivuga ni iki? Bivuga ko baravuga uyu mwaka baravuga ati wenda turashaka gutanga diplome 2,000, naho bakatira kuri ayo manota. Keraho baravugaga ngo iyo utabaga wabonye amanota 60 nta diplome wabonaga. Ibyo ni intwari silibra. Bunoho rero baravuga ngo niyo mpamvu uzumva ngo leta yafatiye ku manota 2. Hari n'igihe mu mwaka wa 1999 leta yafatiye kuri 1.8 kuri 11. Ibyo byumvikana rero yuko noneho na universite nayo icyo bakora baravuga ngo abazajya muri universite tuvuge twafatiye kuri 5.2, ubwo bari hejuru ya 5.2 bakajya muri universite. Ntabwo ari umurongo uhamye uhora uvuga ngo umuntu w'ikiciri kiniki nicyo umuntu agomba kunyura kugira ngo atambuke. Hoya buri mwaka leta iravuga ngo twafatiye aha. Donc rero bishaka kwerekana rero yuko leta nta politiki ihamye ifite yo kugira ngo ivugurure cyangwa isigasire ireme ry'uburezi. Kuko nimba uyu mwaka uvuga ngo ukosoye ukavuga ngo twafatiye ku manota 3, nukuvuga ko washakaga abantu 500 wababonye. Ntabwo ugomba gushaka abantu 500, wowe ugomba kuvuga uti umuntu watsinze agomba kuba ari umuntu ugize amanota 6 kuri 11. Waba utahagejeje ukaba watsinzwe, waba wahagejeje ukaba watsinze. Ngicyo rero icyabuze, turi gushaka no za mpamvu zitoba ireme ry'uburezi. Leta yo ifata umubare w'abantu ishaka, ntabwo abanyeshuri batsinda, ahubwo leta yo iravuga ati turafatira ko nibo dushaka, nibo tuzashobora gushyira mu mashuri yacu. Ikindi icyo kikaba ari ikintu kimwe gikomeye gituma uburezi buguma kudindira. Ikindi kiyongera kuri bya bindi ndacyari kuri enseignement supérieur muri université, narivuze uburyo abantu b'abasirikare bagiye bakurwa mu gisirikare bakazana muri université kwigamo, rimwe na rimwe bakanintibinda cyangwa bagatera ubwoba abarimu ndetse n'abanyeshuri bagenzi babo, cyane ko bo babaga bafite amahirwe, hari amafaranga Minadef guha, hari amafaranga ya buruse ya leta uhabwa, kandi bakaguha na avantage yo kubaho ukabona icumbi ku buryo bworoshye.
haje kwiyongeramo rero ikindi kibazo nacyo cy'abantu b'abarescape bishyurirwa na farije. Abantu ba farije bagiye bajya cyangwa bajyanwa muri kaminuza nabo badashingiwe ku bumenyi, bakabohereza muri universite nabo bakabahereza facilite nk'izo ngizo. Ibyo rero byo kuvuga ngo wenda farije nayo ubwayo hari abantu igitanga muri rebu bikavuga ati abantu bacu ngaba umubare ota bakajyanwa muri za kaminuza. Yego ni uburyo bwo kugira ngo bareyabilite cyangwa se bafashe abantu bahuwe n'ingaruka z'ikibazo cyabayeho nka jenoside. Twese pe nanjye mfite inkunga natanga ku bijyanye no gufasha umuvandimwe nk'uko bahuye n'ibibazo nayitanga. Ariko ku bijyanye n'ubumenyi hagomba kubaho kompetisiyo, hagomba kubaho ikizami, umuhanga akaba ari ujya muri kaminuza umuswa ntagemo. Ibyo rero nabyo byarabaye, abo wenda nabo babonaga ka privilege yuko hari buruse ya leta bahabwaga, bakabona n'amafaranga bahabwa na farije, kandi bakahabwa na priorite yo kubona ibijyanye n'imibereho. Mwari mumbajije rero Bwana Claude ikibazo kijyanye no guhindura indimi, ndavuga nk'ururimi rw'igifaransa. Iyo ni imwe mu mpamvu nari nise mu kiganiro cyacu kuvanga. Leta y'u Rwanda ivanga politiki na tekiniki. Iyivanga rero mu buhe buryo? U Rwanda ubwo rwagiranaga ikibazo n'Ubufaransa, inyigisho twigishwaga mu Gifaransa, ibintu byose byahise bihinduka, habaho gusenya centre culturel y'Abafaransa no kubangamira ibijyanye n'inyungu zose z'Abafaransa. Icyo gihe barayihagaritse, nyuma yaje no gusenywa centre culturel. Ibyo rero ingaruka nabyo byagize ku baturage b'u Rwanda nuko nyine n'ubundi byabaye FPR yari mu nzira yo kugira ngo ihindura ururimi rwo kwigishirizwamo, ndavuga langue d'enseignement. Icyongereza ryari isomo riri ku ruhande, ariko abantu bigisha mu Gifaransa kuko niyo systeme inkotanyi zari zije zisanga. Ikibazo rero cyaje kuvuka nuko ndavuga abarimu bigishaga mu Rwanda kenshi mu masegonderi bari Abakongomani, ari naho wasangaga 90% n'Abakongomani bavuga Igifaransa kandi banigisha neza, abanyeshuri bagatsinda. Haje kuvuka ikibazo cy'uko batazabona abarimu bo kwigisha Icyongereza. Ubwo rero leta muri bwa buhubutsi nyine nari mvuze bwo kuvanga politiki na tekinike yahise ivuga iti dukuyeho Igifaransa, noneho bashyira Icyongereza mu mashuri, rekanye mu mashuri abanza y'abana segonderi na university. Hejuru ho bagiye kuzana abarimu muri Tanzania na za Uganda, turabizi kimwe no mu bigo bya privé by'abanyeshuri babo bashaka gufasha, babazaniye abarimu iyo za Uganda no mu bihugu na Tanzania na Kenya. Noneho ugarutse nko mu mashuri abanza, kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo igiti gigororwa kikiri gitoya, uko umwana wa wundi ujya muri kaminuza bayagonyuze hasi mu mashuri abanza niho akura n'ubumenyi bw'ibanze kugira ngo ashobore kwiyubaka. Abo bana barabahinduye, baravuga ngo bashyize mu Cyongereza, amasomo ajya mu Cyongereza. Mwarimu utarigeze wiga ijambo na rimwe ry'Icyongereza, wahuye n'ibyo arabayize muri segonderi bakigikuru y'Icyongereza nk'ibisanzwe amasaha 2 mu cyumweru. Hano none utarigeze wiga Icyongereza na rimwe, ndavuga none wa wundi wa mu familiare, wa mu serayi, wa mu S, babandi barangiye segonderi umwaka 2 3, n'abandi bize yandi masection batigeze bahura n'Icyongereza. Abo bategetswe kwigisha Icyongereza kubera ya diplome babonye ya candidat libre nyine yitwa ko ama diplome bagiye gupresenta, do barabwira ati mugende mwigisha Icyongereza. Abarimu icyo gihe ndabyibuka, nari directeur w'amashuri, abarimu batanze amahugurwa y'abadirecteri n'abandi materi pedagogique, bati mu abarimu bashyira amasomo mu Cyongereza, bazana na porogaramu ziri mu Cyongereza. Utunumva bakabivuga animateri kuko ati wowe uzabe abarimu ko wabibonye ibyo ntibikureba. Abarimu rero byiswe ko bigisha mu Cyongereza, byiswe ko bigisha mu Cyongereza kandi batanazi n'Igifaransa batari bazi, ndavuga surtout nk'abo bize candidat libre. Bitabujije ko bamwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri baga bafite abarimu bafite ubwo bushobozi cyangwa bagerageza bavuga ati uyu mwarimu aza yigisha Icyongereza nubwo atakwigisha amasomo yose, bagende bahinduranya na bagenzi babo. Ibyo byarabaye. Haje kuza ikindi kintu rero nacyo muri ibyo by'Icyongereza cyiswe ngo professora, ku buryo umwana kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu bajyaga bahinduranya umwarimu ngo w'imibare, w'Icyongereza, w'Igifaransa, w'iki. Nabyo byaje bivanga uko umwana wo mu ntangiriro mu wa mbere mu wa kabiri udafite umwarimu umukurikirana ngo amenye ngo uyu mwarimu afite intege, umwana afite intege mu Gifaransa, uyu mwana afite intege mu mibare, uyu mwana afite intege muri religion, kugira ngo umuforume biragoye. No muri ibi bihugu dutuyemo bo bafite uburyo bwo kipa abana uko bafite ibikoresho, ntabwo wambwira ngo, ariko nubwo bimeze gutyo haba umwarimu ugomba gukurikirana umwana umunsi ku wundi. Ibyo rero nabyo byatumye abana badindira bagwa hasi. Twari turi rero kuri cya Gifaransa. Igifaransa ubwo cyabaye kibagiranye isiba, banyuza mu ikaramu muri leta ya FPR,
icyongereza n'ikinyarwanda nibyo bigishije. Ubundi mbere y'intambara, ngo mbere y'umwaduko w'inkotanyi, kuva mu mwaka wa mbere kugera mu wa gatatu babyitaga premier cycle, abana bigaga amasomo yose mu kinyarwanda. Noneho kuva mu wa gatatu kugera mu wa gatandatu bakiga mu kinyarwanda, ariko hakaza n'isomo ry'igifaransa ry'umwihariko amasaha menshi. Ubu rero noneho ejo bundi aho Kagame yongeye kumvikanira n'abafaransa, Louise Mushikiwabo wamaze kujya muri francophonie kuba membre w'umuryango mudahuje n'ururimi, byarahindutse. Guhera mu mwaka w'ibihumbi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 2021, guhera mu kwezi kwa mbere igifaransa bakemereye ko kigaruka mu mashuri y'u Rwanda. Ubwo urumva ni presiyo cyangwa se no kuza amabwiriza y'ura muryango wa francophonie. Buri somo rero guhera abanyeshuri, ndavuga mu mashuri abanza, guhera mu wa 4 kugera mu mwaka wa 6 ugeze kuri uyu munsi wa none, igifaransa bakigisha amasaha abiri mu cyumweru. Bateganya rero yuko kuva mu wa mbere kugera mu wa 3 nabyo bizatangira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Ukavuga uti rero ayo masomo y'igifaransa yigishwa nande? Imyaka tumaze bakuraho, twavuze ko bakuraho igifaransa, abantu bose bari barize muri systeme y'igifaransa babategeka kwigisha mu cyongereza kandi batarize mu cyongereza. Uyu munsi wa none abana bari bamaze guforoma muri iyo interval cyangwa muri icyo cyiciro, abantu baramaze guforoma. Ubwo no kuvuga bitwa ko bize mu cyongereza primaire, biga mu cyongereza secondaire, biga no mu cyongereza kaminuza. Noneho abarangije secondaire mu cyongereza nibo bagarutse bari kwigisha uyu munsi wa none mu mashuri abanza, bize icyongereza nta jambo ry'igifaransa bigeze biga. Uyu munsi rero barongera bategetse kwigisha mu gifaransa guhera muri 2021, kandi buri mwarimu wese ategetswe kwigisha icyo somo ry'igifaransa kuko nakazi. Nkongera ngagaruka kuri rya jambo nkavuga ni umuntu utarigeze yiga igifaransa, utarigeze yiga icyongereza bamutegetse kukigisha, arakigisha arize mu gifaransa. Utarigeze yiga igifaransa nawe buno bamutegetse kwigisha igifaransa, nawe ari kukigisha. Noneho babandi bakandida libre batigeze babona n'ijambo na rimwe ry'igifaransa, batigeze babona n'ijambo na rimwe ry'icyongereza, bazanye icyongereza barakigisha, bazana n'igifaransa nacyo bakirakigisha. Ukongera ukabaza umuntu akibaza ese ruriya Rwanda rw'inkotanyi rukoresha amaji ku buryo umwarimu yigisha ururimi atigeze yiga, yigisha icyongereza utageze ukiga, ukigisha igifaransa utigeze. Ubu rero ubundi nibashwana n'abafaransa n'abongereza, nabonye n'abanyamerika rugeretse, bazazana igishinwa. Nibaza n'igishinwa bazabwira n'abanyeshuri mu Rwanda ngo abarimu ngo bigishe mu gishinwa, abarimu mu Rwanda n'abazi n'abahanga bazakigisha. Ariko Jean Bosco nyihanganira, reka dukorere abaduteze amatwi, tubakorere imibare matematique. Mfasha imyaka ibaye 28 igiye kuba 29 turi muri regime y'inkotanyi. Noneho umuntu yiga primaire imyaka 6, noneho akiga segonderi imyaka 6 dukuyemo za zindi zitwa za 9, akajya muri kaminuza. Uwize myinshi muri kaminuza yiga ingahe? Nine cyetse medecine. Nine. Noneho ubu kugeza ubu ngubu dufite 6 ya primaire, dufite 6 ya segonderi, tukagira 4 ya kaminuza, yose hamwe ibaye 16. 16 nidukura muri 28 ni ukuvuga umwarimu mu by'ukuri urangije kaminuza ubu nta bushobozi afite bwo kwigisha igifaransa. Kandi uriya mwarimu urangije muri kaminuza ni wa wundi winjijwemo icyongereza cy'igipapirano, yigishijwe n'aba bandi batigeze banakibonesha amaso. Tukiri aho ngaho, Jean Bosco wabaye mwarimu, wabaye umuyobozi w'amashuri, tukiri aho ngaho urareba ugasanga koko uretse n'uburezi n'umusaruro twakagombye gukura mu bana b'abanyeshuri barimo kwiga ubu ngubu, ahubwo se mu nzego zindi za leta ko nabonye ba gitifu bavuga ibyongereza gusa, ko nabonye nibagiwe nuko babita abangaba basinyisha abantu bagiye gusezerana, babita ngo iki? Babita Etat civil. Ko nabonye ba Etat civil, njya mbona muri za saga z'abantu bagiye kwica ubukwe ngo basize babyaye hanze n'ibiki,
bahita civile nta kindi kintu bavuga uretse urwongereza harya kuko mu by'ukuri mu mirimo bwite mu mirimo rusange ya leta yewe nabonye n'abaganga nabwo agushishimurira niba ari abaganga n'abaforomo nawe agushishimurira ibintu mu rwongereza. Hari uwo duherutse kuganira tuvugana iby'umurwayi twari dufite mu rugo nawe ukumva arivugira icyongereza gusa. Ahangaha ukibaza uti aba bantu ibyo bakora barabizi bitanga umusaruro, reka twihorere umwana w'umunyeshuri bashobora no guhagarika rwose ubu. Ariko se igihugu cyo kiri hehe bwana Jean Bosco? Murakoze cyane bwana Claude. Nigeze mbivuga ku ntangiriro navuze ko uburezi niwo musingi w'ibanze mu bintu byose mu gihugu. Ni nayo mpamvu leta nyinshi z'igihugu bihugu zijya zoroshya uburezi zikavuga ziti kwiga amashuri abanza kuko ari wo musingi baba bati ni ubuntu kandi ni itegeko. Na hano muri Amerika enseignement primaire ni itegeko, ni itegeko kandi ni ubuntu, ho barabyubahiriza. Nta muntu wishyura hano amafaranga kugera kurangiza secondaire, nta enseignement primaire secondaire, nta munyeshuri ubazwa minervale, nta munyeshuri ubazwa ikiba bahatututu byose. Yewe na transport barayibahereza kumukura umwana muhira bamujyana ku ishuri. Aho ngaho ni mu bihugu byakize. Ibihugu byacu rero biragenda bikigana iby'abazungu bikajya gushushanya amategeko asa n'ayabo kandi batanganya ubushobozi. Narivuze rero uburezi ndavuga enseignement niyo musingi, niyo fondation w'amajyambere y'igihugu cyose. Nta kintu ushobora gukora na kimwe uburezi bwagenze nabi. Turi kuvuga ireme ry'uburezi twebwe tukareba gusa ku banyeshuri bari kwiga, ariko ireme ry'uburezi aho ryapfiriye nuko umusaruro ni mwinshi. Niyo yamasaka menshi utagira ubwaburo butagira umusururu. Umusaruro ni mwinshi ariko nta nyungu, nta roveni, nta bumenyi. Ni ukuvuga ngo rero inzego z'igihugu zose, niba umuntu arangiza kaminuza ntashobore kwigisha, ntashobore kwandika ibaruwa, niba umuntu arangiza secondaire ntashobore kuvuga ururimi, ntiturebe mu ishusho cyangwa mu ndorerwamo yo muri ya Mineduc yo kwigisha, turebe n'ishusho y'igihugu cyose. Nibyo warumbajije, igihugu cyapfuye impande zose. Ntabwo hapfuye muri enseignement cyangwa ngo section ya normal cyangwa ibijyanye na education ngo bari byo bipfa byonyine, kuko abavuye muri iyo departement ya education cyangwa basohowe mu bigo by'amashuri basohowe na Mineduc ivuga ati aba nibo barangije amashuri bajya gukora mu bigo by'igihugu muri za institution no mu buzima bwose bw'igihugu. Abo rero bagenda n'ubundi ari babandi badafite ubumenyi bakajya gukoresha gake bazi cyangwa kubeshyeshya duke bazi. Abo nibo ba mbere rero bigaragarira umusaruro batanga nta musaruro ubavaho. Urugero ku ntangiriro n'abadukurikiye ikiganiro babyumve impamvu nta musaruro ubavaho cyangwa ikimenyetso nuko u Rwanda uyu munsi wa none ruri kujya gusaba abarimu baza kwigisha muri Zimbabwe bamaze imyaka 28 bayobora. Wakoze imibare kare, imibare wakoze wanibeshye. Wavuze ngo amashuri abanza 6, inkotanyi zageze mu Rwanda zisanga hari abana barangije amashuri bageze imyaka yo gutangira. Ni ukuvuga ngo iyo myaka 6 bari bahari bicaye mu ishuri zo zibafite ubumenyi zigomba kubahereza. Iyo myaka 6 bamaze gushyiraho n'6 ya secondaire ni 12, nini ya kaminuza ye nibyo ni 16. Ukoze difference ukareba iyo myaka usanga inkotanyi zarakoreye mu busa. Kugaruka kuri cya kibazo rero ni ukuvuga ngo abanyarwanda igihugu cyose cyarangiritse kuko abakozi b'igihugu cyose bakora mu nzego z'igihugu cyose banyuze muri Minisiteri y'Uburezi barize. Gusa navuze ko hari umwihariko yuko bafite abana babo n'ibigo by'amashuri nka bya bindi by'indatwa bashinze aho muri Kigali za Green Hills, ibyitwa bya Green Hills. Ibyo nibyo bagenda kuzana abarimu b'ibihangange bahemba n'amafaranga menshi bakabazana akaba aribo bahereza kugira ngo baforume abo bana bo barangije nibo bohereza za Oxford, nibo bazohereza Harvard, nibo bohereza n'ahandi kujya kwiga muri za university z'igitangaza. Ibyo biragenda bikajya no mu nzego za gisirikare. Baba ndi bitewe na bwa bumenyi tuvuze n'ubundi abo nibo batanga amasomo za Gako, nibo batanga amasomo za Nyakinama no mu bindi bigo byabo za Kadete. Bo baragenda bagafata abana babo bavuye muri izo za Green Hills n'izindi bakabatarutsa bakaza kwiga muri Amerika igisirikare, abandi bakajya kukiga mu Bwongereza igisirikare no mu bindi bihugu bafitanye umubano nawo, kubera bazi ko mu Rwanda ubumenyi bafite buri hasi. Icyo nongeraho rero ni iki? Icyo nongeraho kuri icyo nuko ibyo bakora ntabwo babikora kubera batabizi. Imyaka 28 uyobora igihugu ni myinshi, utaka ngo ireme ry'uburezi kandi ufite ibintu byose mu ntoki. Aba bantu bakigera mu gihugu baje, ari imvugo yakunda kuvuga ngo yavuzwe na Perezida Kagame akiri vice president ngo injiji ziba mu bizi.
iryo jambo ryaje gukwega impaka nyinshi mu gihugu, ariko ukurikiranye uko ibintu byagiye bigenda buhoro buhoro, uburyo abantu bize bajya kumupfukamira, uburyo abize aribo babwira bakihindura ibigoryi, uburyo abwibize aribo batuma kwiba, yaba ukareba nka komisiyo y'amatora bayiyoboje profesa, ukibaza se professeur uwo muntu wagombye kuba ari gukora za recherche, uwo muntu wagombye kuba ari kwigisha mu universite, aje kujya mu matora kujya kuba ngo perezida wa komisiyo y'amatora, ejo bamutegeke ajye kwiba amajwi, ajye kugira ate yigiye kwiba. Ibyo rero yo bakoresheje abantu nk'ibyo ngibyo niho bahera bavuga ati babantu yewe injiji ziba mu bizi, bagutuma ukajya kwica abantu, bagutuma ukajya kugambanira abantu, ugakora nk'ibyo utagombye gukora cyangwa ibyo bapfapfa. Icyo kintu rero iyo mvugo y'uko injiji ziba mu bize byazanywe na Perezida Kagame riranakuririza, ari n'igihe yigeze avuga ngo Yezu ngo yayoboye isi ntaho yize, yibeshya ko Yezu bamwita umwami, ariko Yezu ntabwo yigeze aba administrateur. Ubwami yarahagarariye n'ubwo mu ijuru, ntabwo ari ubwami bwo kwisi, aho naho yaravanze. Icyo navugaga rero nuko muri gahunda zabo ari gushaka umubare mwinshi w'injiji mu gihugu, nicyo batangiranye turabizi, kugira ngo babone uburyo bayobora babakandagire ku gakanu, ariko bazi yuko bayoboye injiji. Numva ku kijyanye n'ikibazo warumbajije aricyo nagisubiza, ariko nagira ngo ngaruke ku kantu gato ku isomo ry'icyongereza nabwo nibagiwe kuvugaho mu mashuri abanza. Kuri uyu munsi wa none icyongereza, isomo ry'icyongereza kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa gatandatu bigisha amasomo yose mu cyongereza uretse ikinyarwanda. Abarimu bigisha mu masomo niba bandi bize mu gifaransa, abarimu bigisha mu masomo niba bandi bakoze za candidat libre, bize serayi, bize familiare, bize umwaka umwe secondaire, nibo nakubwiye abo nibo bigisha amasomo yose mu gifaransa. Hari nk'isomo ryitwa ngo social studies, ni isomo rikurikiriyemo ibintu byinshi bya geography n'ibindi, umuntu akabimanukura ngo akabyigisha mu cyongereza. Njyambaza abarimu arabonye maze yasha kumbazi icyongereza mujya mwigisha niki, mwagikuye hehe, mwagikuye ko mwajyaga muza kumbaza nanjye nkaba nta n'icyo nzi, mwagikuye hehe? Bati byose turabyigisha, leta yarabiduhaye turabyigisha. Biteye kwibaza byo gukora iyo mubyumva rimwe na rimwe mashaka kurira, mba numva n'amarira yaza, mpereye umunyarwanda wagombye kuba bayeho neza, wagombye guhabwa bwa bumenyi agomba, ariko umuntu ukumva ngo ari kwigishwa n'umuntu udafite, utazi kwigisha ibyo atigeze yiga. Ikindi nari nshatse kongeraho nuko navuze ko amasomo yose atangwa mu cyongereza, ngo keretse isomo rya religion nabwo rijyanye n'idini nk'umukatolika kumwe babajyana ukwabo niho bashobora kubigisha mu kinyarwanda. Preparation zikorwa zose ni mu cyongereza zikorwamo, gusa isomo ry'amateka rya histoire ryo sinibitindaho cyane, tuzi ko bari bikuye mu masomo yo muri enseignement y'u Rwanda, nta histoire ibamo, gusa hari utuntu bajya babeshya nyine ngo tugira ngo tuza ngo muri ya indi yiswe social studies, ariko bataprofondisa n'utuntu duke bagiye bagaruka, ariko twasa n'amateka ariko tutitwa amateka. Muri make rero ku bijyanye na ya mbogamizi navugaga yuko abantu uburezi babwishe bashingiye ku imwe mu mpamvu za politiki ya leta zihubutse, politiki za leta zihubutse ni imwe mu mpamvu zidindiza ireme ry'uburezi, harimo nk'ibyo byo guhindagura ukawutegeka ngo igisha icyo utize, kuyeho igifaransa kizeho icyongereza. Ndumva ku kibazo mwari mwambajije n'abangarukira aho ngaho, turakomeza. Murakoze cyane bwana Jean Bosco. Mva ngiye kukudeviya gakeya muri gahunda wenda twari twahanye. Nagira ngo nkubaze, ngiye navuye mu Rwanda mu 2003, ariko nibuka ko twiga more or less ni nkaho twaba twarigiye igihe kimwe wenda wowe, ariko nibuka ko twiga kera habayeho ba maître principal de zone, biza kuvaho hasubiraho ba directeur bari barahozeho mbere, biza kugera igihe ngira ngo amashuri yashubijwe amadini, ugasanga ikigo runaka kiyoborwa na padiri, ikindi kiyoborwa na pasiteri, ibintu nk'ibi. Nagira ngo nkubaze, muri leta ngiye mva mu Rwanda muri 2003, nzi ko nasize hari akarindi niko babyita, ka ba inspecteur de secteur, hakabaho responsable ku ishuri, hakabaho na animateur cyangwa animatrice, ngira ngo byabaga au niveau ya sa secteur ya za secteur. Ndashaka kukubaza, muri kiriya gihe umwarimu yari afite za cahier de préparation, yari afite za journal de classe, yari afite bya bindi byose mwitaga ibidanago, sinzi niba we mu buyobozi bwanyu mwari byitaga ibidanago. Ndashaka kukubaza, haba
hari uburyo muri iyi sisiteme ya none cyangwa iyo mwakozemo, uburyo umwarimu bashobora kumenya bati yateguye iki, yakigishije gutya, turamukota gutya, ibi ngibi barabibashije, ibi ntabibashije, ndetse bikazaninjira no mu ntuza no muri za kote twajyaga tugira buri mwaka zituma umuntu agira promosiyo cyangwa se akadindira mu kazi. Bwana Jean Bosco, ibyo bintu birakorwa, za inspection ziracyakorwa, ba animateur na animatrice bakuri. Murakoze cyane Bwana Claude, nk'uko mwari mumaze kubivuga, kera habagaho ibyo bitaga inspection scolaire, hakiriho amakomine zagendaga ari komine imwe cyangwa inspecteur ayobora amakomine abiri. Ibyo byaje kuvaho mu mwaka w'ibihumbi 2000 ubwo batangiraga kugerageza politiki ya decentralisation, bisobanura kwegereza ubuyobozi abaturage. Bakoze uturere rero 96 mu Rwanda, buri karere kageraga inspecteur wako. Ibyo rero inspecteur yafashwaga n'uwo bita animateur pédagogique, agafashwa n'abadirecteur, buri kigo cyabaga gifite umudirecteur ukiyobora. Mbere bikira amakomine directeur yayoboraga nk'ibigo 2-3 akurikije amanyiri kibigo. Nimba idini gatolika muri komine rifite ibigo 3 kaba babiguha cyangwa 2, yaba ari ikigo cya leta umuntu wacyo, yaba ari cyo cya methodiste cya Pentecote, gutyo ugasanga babiyoboye bikurikije ba nyiri bigo. Bibaye rero guhera mu bihumbi 2000, inspecteur n'ubundi yari afite animateur pédagogique afatanye n'abadirecteur b'ibigo by'amashuri. Abadirecteur rero animateur yari nka coordination mu rwego rwa pédagogie, niwe wazaga gufasha hari ikibazo yajyaga gufasha abarimu ku kigo cy'amashuri. Mu mwaka wa 2005 aho uturere 2006 aho uturere tw'u Rwanda rwose batugabanyije batugira 30. Ni ukuvuga ngo uturere badukasemo imirenge, imirenge bayiha bitwa ba executive. Umurenge rero kugeza kuri uyu munsi wa none uyobowe n'uwo bita executive, akurikiwe n'uwo bita etat civil, agakurikirwa n'uwo affaires sociales. Uwo rero ushinzwe affaires sociales niwe ufite amashuri mu nshingano ze. Amashuri rero adepanda ku murenge, nk'uko byagiraga ku karere, bunadepanda ku murenge, akaba akurikiranwa n'uwo nguwo witwa affaires sociales. Amashuri rero akaba afite abayobozi bitwa ba directeur ku kigo cy'amashuri rero ni ushinzwe administration, akaba ashinzwe n'ibintu byose by'imigendekere myiza y'uburezi. Ubwo nukuvuga ngo directeur yagombye kuba ari umuntu ufite ubumenyi nibura buzamuye gatoye kugira ngo ashobore kugira abarimu inama. Mwarimu rero mu nshingano ze turabizi, wabivuze by'ibidanago, hari document cyangwa ibyo bita bidanago agomba kuba afite yujuje, harimo za preparation, hari n'amafiche reso agomba kuzuza buri munsi. Ibyo directeur ni ubikurikirana, ni ujya gukorana za inspection mu mashuri kugira ngo arebe ko abarimu amasomo atangwa neza. Aho ariko naho hakaza cya kibazo gikomeye cy'uko umwarimu abayeho atariho. Ntabwo umwarimu wamubwira ngo akore preparation umufata amasaha 3-4 cyangwa yabona umwanya wo kuyikora imuhira, bamuhembye intica ntikize. Mwarimu ndavuga mvuga mu giturage, mwarimu azinduka mu murima guhinga, agahinga nibara nk'isaha imwe cyangwa amasaha 2 agahita yambara ajya ku kazi. Mwarimu ava ku kazi yiruka agataha agira ngo ajye gushakisha ikintu akora kugira ngo abone uburyo abana baramuka. Wajya mu ishuri ukamubaza uti preparation abana ku ishuri babirukanye nta minerval nagiye kubeshya sinzi niyo nzayikura cyangwa ejo nzaba ndahana. Umwana yarwaye nta bushobozi bwo kumujyana kwa muganga, ibintu nk'ibyo. Ubushobozi buke bwa mwarimu butewe n'uburangare bwa leta nabwo butuma mwarimu adashobora kurangiza inshingano ziwe. Ariko muri make biranditse, amabwiriza yose aranditse y'uburyo ikigo kigomba kuyoborwa n'ubwo kigomba gukurikiranwa, ariko mwarimu nta bushobozi afite kugira ngo ashobore gushyira mu bikorwa inshingano ze. Mwanyumvishe neza Claude? Narangije. Ndagukurikira Bwana Jean Bosco. Ubwo ni ukuvuga ko tugarutse muri hierarchy ku murenge nta inspecteur uhaba uretse affaires sociales, udafite naho ahuriye n'ibintu by'uburezi, ariko akaba ari we uri mbese nko hejuru ya directeur w'ikigo. Noneho directeur w'ikigo ubwo ni ukuvuga ifasi ntikibaho, akarere ntikakibaho, noneho habayeho umurenge. Directeur w'ikigo ni ukuvuga arimenya byamunanira akajya kwa dogiteri rugize rute ushinzwe Mineduc. Nuko nguko bihagaze mbese. Ubwo ni ukuvuga ko inyuma y'umurenge, uvuye ku murenge hari direction ya education ku rwego rw'akarere, nuko bizamuka. Ya byose n'amahurizo
mbo bwana Jean Bosco igisubizo bihagaze ahubwo noneho wari umaze kutubwira ku byerekeranye n'ingorane mwarimu ahura nazo zituma mu by'ukuri atarangiza inshingano ze, ndetse ahubwo twari twibagiwe nawe mwarimu twavugaga utogosa abanyeshuri. Iyo mvuga gutogosa ni ukuvuga gushyira mu mazi abira, utogosa abanyeshuri kugira ngo abona akantu kiyongera ku mushahara we, akabakorera bya bindi bita recours supplémentaire cyangwa se école du soir, sinzi uko babyita, cours du soir, noneho kugira ngo abone agaceri kiyongera kuri bwa busabusa. Uyu mwarimu niwe turimo kuvuga. Noneho Jean Bosco, ndabona n'ubundi tugiye kurangiza, mwakomeje ku barimu bagomba kuva mu gihugu cya Zimbabwe baza mu Rwanda simplement kubera ko nta barimu dufite. Abo dufite twumvisha uburyo babaye forme, uburyo babonyemo bahawemo ubumenyi bwabo, ariko nagira ngo gusa ni amakuru natangaga nahagazeho. Nagira ngo gusa mbabwire ko abarimu barimo gusaba mu gihugu cya Zimbabwe abo tuzi 400 ngira ngo nabo leta ishaka gushyira mu bigo bya leta bazinjira officiel. Ariko wibuke izo za Kigali Parent, wibuke izo za Fawe, wibuke izo za la Colombieri, n'undi uzashaka gushinga une école privée muri Kigali nawe azavuga ati pourquoi pas ngewe ntazana umushonji wo muri Zimbabwe kugira ngo azigishe mu Rwanda. Niko bimeze. Hagati ahangahe mfite amakuru nahagazeho nyine n'ibyo nari ndimo kubabwira, ntabwo ari abarimu b'icyongereza gusa, kuko muri aka kanya turimo tuvuga nzi umuntu ugiye kuba abo bita ngo deputy chancellor cyangwa vice chancellor ngo wa University ya Kigali. Abanaganga twasenganaga yarasanzwe yigisha hano muri universite, ariko yajyaga yinyabya ngo akajya i Kigali mu Rwanda gutanga aya masomo. Nzundi uzava hano nanone w'umudokiteri ufite PhD uzajya kwigisha ngo ibyumweru 2 muri Inesi akagaruka kwigisha ahangaha. Ubwo ni ukuvuga abazigisha nta n'uburyo bwo kubakurikira ngo mudasobwa kuri buri munyeshuri. Reka wenda tuvuge ko faranga ari bitaka za mudasobwa buri munyeshuri wese azazibona. Bazigishwa network yawe ndumva yagiye. Zizabungura iki mu gihe Igifaransa ari 0, Icyongereza ari 0? Bwana Jean Bosco, wenda mbere yuko basezera nagira ngo ikibazo nsa naho Bwana Claude, ikibazo cyawe nsa naho nacyumvishe, ariko ndumva network yawe yanze. Hanyuma muduhe murakoze cyane Bwana Claude. Ikibazo mwambwiye numva nsa naho nacyumvishe nubwo network yawe yabaye nk'iyanga, ariko nk'uko mwari mubivuze, kuzana abantu baza kunganira abanyarwanda si bibi, ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo abo bantu ugiye kubazana ufite ngamba kizo kugira ngo ukemure ibibazo ufite mu gihugu bijyanye n'uburezi. Turibuka ko mu myaka y'ibihumbi 2000 leta ya FPR yazanye abantu bavuye muri Kenya, izana abantu bava muri Tanzania, izana abantu bava Uganda. Abo bantu bose bagiye baje gukora muri Mineduc, baje gukora muri enseignement. Abo bantu bavugwaga ko babaga baje kwigisha Icyongereza, ariko mu by'ukuri bigaragara ko uyu munsi wa none ko nta musaruro byatanze, kuko abo bantu bavugaga bahembwaga amafaranga y'umurengera aruta y'abanyarwanda bakorana kandi bafite qualification zimwe, ugasanga hembwa amafaranga mwikubye nk'inshuro 5. Ibyo rero ugasanga nabyo no gusesagura umutungo w'igihugu. Igihugu icyo cyagombye gukora no gufata abana, no kuvugurura politiki y'uburezi, bagashyira mbese politiki ihamye itajegajegwa
itajegajega, noneho iyo politiki igahabwa umurongo ku buryo wavuga uti nyuma y'imyaka runaka abana b'u Rwanda mbese ireme ry'uburezi rizaba rihagaze neza. None se niba inkotanyi ziri kuzana abanyazimbabwe, zazanye abanyakenya n'abatanzaniya n'abagande biranga, dore aho tugeze. Ziri kuzana abanyazimbabwe, ejo zizagiye kuzana nabo mu bindi bihugu. Tuzi ko hari n'abavolontere b'abafaransa bari aho ngaho bavuze abafaransa baje kwigisha igifaransa ubu ngubu bari mu Rwanda, nabonye ari 45 baherutse kuza, ariko hakaba harimo mu Rwanda n'abandi b'abavolontere ubwabo batashyize muri uwo mubare nabo baje kwigisha igifaransa. Izo rero akaba ari ingaruka za politiki mbi y'igihugu yo kuvanga ibintu bya politiki na tekinike no kutagira umurongo nyawo ngenderwaho ku bijyanye n'uburezi. Wavuga ati icyo kibazo mbese kizakosoka ryari? Reka ngaruke kuri abo bantu bagiye kuzana. Ubu ngubu iyo urebye inzego z'igihugu mfite ubwoba, hari abantu bamaze igihe bavuga bati hari igihe kizagera usange abanyarwanda, u Rwanda rutuwe n'abanyamahanga, nka kumwe wumva bavuga ngo abimukira cyangwa abantu bari gusaba ubuhungiro mu gihugu runaka, mu Bwongereza, muri za Libya na hehe, barazanwa mu Rwanda, kandi u Rwanda dusanzwe twifitiye ikibazo yuko igihugu cyacu ari gito, tukaba twifitiye ikibazo cy'uko mu Rwanda nta kazi, tukaba twifitiye ikibazo yuko umunyarwanda nakennye, none uje gutuzaho n'abandi b'abanyamahanga. Reka njye mu bijyanye n'urwego noneho n'ibyo twari turi kuganiraho. Mu nzego zitandukanye nyinshi z'igihugu usanga ko zihariwe n'abanyamahanga. Iyo urebe nk'ibigo bikomeye mu Rwanda, tuvuge nk'umuyobozi wa Universite y'u Rwanda ni umunyamahanga, ni umuzungu. Uyu munyazimbabwe bagiye kuzana nawe ari uwo nabonye vuba aha ngaha uzaba yungirije umuyobozi menya wa Universite y'u Rwanda, numva nimba nibuka neza. Mu Rwanda igihe imyaka 28 abantu bize mu Rwanda, habuze umuntu ushobora kuyobora Universite y'u Rwanda. Ese abantu bo muri FPR bareka abo bandi wenda ko ari umwanya unakomeye, abantu bo muri FPR babuze umuntu uyobora Universite y'u Rwanda? Dore biriya bigo byitwa za RDB n'ibi bigo bindi bikomeye byo mu Rwanda, inama z'ubutegetsi zabyo zose zigiye zigizwe n'abanyamahanga. Yewe hari n'icyo nabonye kirimo abazungu 4, harimo abanyasenegal, harimo abanyanigeria, harimo abo muri biriya bihugu byo muri Afrique de l'Ouest. Ukibaza uteba abantu bazawukora mu gihugu cy'u Rwanda, mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda, ugasanga ari abanyamahanga gusa. None dore bakuzana n'abarimu n'abandi, finalo muzasanga igihugu cyacu ari cy'abanyamahanga, nka kuri bari batangiye gukora igisirikare cya Kongo bacyuzuza abasirikare b'u Rwanda. Noneho nibamara kuba abanyamahanga, Abanyarwanda ejo turi gutaka ngo nta kazi, noneho abanyamahanga nibo bari kuza guhereza akazi aho gukemura ikibazo gihari. Navugaga ku bijyanye n'imyigire, nyine mvuga ni aba bantu nibo bishuye uburezi bw'u Rwanda. Muvandimwe Korode kimwe n'abandi abantu batwumva bumve neza ko dufite amakuru rwose, igihe byaba ngombwa twayatanga. Ngewe nzi abantu batigeze biga sogonderi, bize amaserayi na za familiale, barakora ngo babona candidat libre bakoze mu rurimi rw'igifaransa, batigeze biga igifaransa. Abo bantu bagiye kwiga kaminuza, bafite diplome za lisansi muri universite, barize mu Cyongereza. Ukibaza uti icyo gihugu kiyoborwa n'abantu bafite umutima nama, bayoborwa kiyowe n'abantu bakeneye ko u Rwanda rwazabaho neza, rwatera imbere. Umuntu akavuga ngo yarangije segonderi, ntiyize segonderi akora ikizami cya segonderi mu Gifaransa, yize kaminuza noneho ngo yiga mu Cyongereza, akora ikizami aratsinda, abona diplome. Icyo gihugu ntabwo kibaho ku isi. Ibyo ni ugukabya, ibyo ni ukurengera. Korode kandi nongeraho gatoya kuri ibi bijyanye n'uburezi. Hari abantu bari mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda, hari dosiye mfite yabyo, benshi bafite diplome z'imfurudana. Ngewe uri kuvuga Ngarama Jean Bosco mu mwaka wa 2007 2006 nagiye kwiga muri Universite i Bukavu, njya kwiga duruwa amategeko, nabiteguye kandi mbyifuza. Njya mu mwaka wa mbere, nagiye kwiga, nahuriyeyo n'abantu baranseka bati twe turaza tukitangirira mu wa gatatu cyangwa mu wa kabiri, nabaganditse icyo cyanzanye. Nagiye mu wa mbere, abandi tuza kugira nganira na bagenzi banjye, tumaze y'umwaka bandi seriye nabo bari bagiye batangirira mu wa mbere, tuza gusanga abantu benshi baraza bagataruka cyangwa bakiga bakagura amadiplome. Turavuga tuti kugira ngo duhereze diplome zacu agaciro, reka dushaka inzira tunyuramo. Tubiganira turi abantu nka 3, ninjye nazanye igitekerezo, dushinga ishyirahamwe. Tujya kureba umuyobozi w'akarere, ninjye nabitangije. Njya kureba umuyobozi w'akarere, ndabimuganiriza, arambwira ati ni igitekerezo cyiza, ati icyo mugambiriye ni iki? Navuga nti tugambiriye kugira ngo twebwe duhagarike fraude ikorwa ku bantu b'amadiplome, bajya kugura amadiplome n'abaza bagataruka, ntibige universite yuzuye bagasimbagurika nk'ibyo bamenyereye bya za candidat libre. Meya yarambwira ati nta mwanya nabona wo kwikurikirana, ngwino nkuhereze umuntu uzagufasha. Njyana kwa noteri, noteri arambwira ati ibyo tuzabifatanya. Twarabikoze,
dutumiza abanyeshuri bose b'abanyarwanda, twakoze twaraganira hamwe ati genda ushinga ishyirahamwe, dutumiza abanyeshuri b'abanyarwanda biga i Bukavu bo n'abiga i Burundi, tubahuriza mu karere ka Rusizi, badusabira icyumba ahantu, bahaje abantu magana, bari muri magana, uwo munsi haje muri 400 500 gutyo, abantu bakora inama, bari muri 250, dukora inama, umuyobozi w'akarere abasobanurira n'igiteganijwe, ababwira n'ibyo n'uburyo twamushyikije igitekerezo aradushyigikira. Ubwo rero nahavuye tujya gukora stati, tujya gukora mbese ibijyanye no kugira ngo dushinga ishyirahamwe na bagenzi banjye, tuhava twitoyemo abayobozi, ninjye bagize perezida. Icyo gihe ndumva iradiyo ya Rusizi bajyaga bampereza ijambo, ngatangaho ibiganiro bijyanye n'asosiyasiyo yacu, twakora inama n'ikindi gihe nkeneye nkanyuzaho ibitekerezo byacu. Icyatangaje nuko nahise mpamagazwa n'inzego zimwe ntari buvuge hano, harimo n'iz'umutekano, barampamagara bati tugize amahirwe, turongera tuganire, mwatekereje neza, mukora ikintu cyiza, ahubwo ndagira ngo dufashe wowe tuguhe liste y'abantu b'abayobozi bafite amadiplome uzabahamagaze. Kuko twicyo twari twakoze muri association, twarebaga abanyeshuri bakiri kwiga, tugateganya umunsi duhereza abaduhagarariye ku bigo bya universite, atubashyiraho, noneho bakajya badukorera liste z'abanyeshuri batarutse, kugira ngo tubahamagare tubaganirize, tubabwire ko ibyo bakoze atari byo, byaba ari byo gukosorwa, bakaba babikosora ko babiga nabi. Ni inama, ntabwo twari urwego rw'ubutegetsi nka association y'abanyeshuri. Twarabahamagaje turu ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, tukabinyuza no kuri radio. Abantu baraduhamagaza, nari ahantu nagiye nitaba mu biro bikomeye, bati wowe tugiye kuguha liste y'abantu ugomba guhamagaza, barabategetsi bose barabampaye. Ndongera mpamagarwa ahandi, barampamagara naho bampindi liste y'abantu b'abategetsi naho barayimpaye. Bo muri make rero icyo nababwiye ari byo bambwiye nemeye, ariko ari nibyo ntemeye. Nageze hirya ndavuga nti abantu bashaka ko bazanca umutwe. Nganira n'umuntu umwe, amugenzi wanjye arwo bantumyeho, umuntu umwe atuma aravuga ngo urupfu rurabategereje. Icyo gihe rero urumva ko niba hariho ubutegetsi bureka abantu bagaforoda ibyangombwa, bagakoresha ibintu by'ibihimbano cyangwa se ibintu by'ibicurano, no kuvuga ko ubutegetsi nibwo bufite inshingano ya mbere kurwanya amagendu no kuproteja amategeko yabo. Njye nahise njya kuri radio ntegura n'ikiganiro twagikoranye n'abantu twabivuganye, twumvikana, mbabwira yuko twebwe abantu duhamagaza ari abantu bari kwiga, abantu barangije ko batatureba, association ireba umuntu uri kwiga, uko twavuga ko umuntu uri wese agomba kuyizamo kugira ngo adaforoda. Association ireba abantu bari kwiga, ntabwo ireba barangije, kandi ntabwo dusimbura polisi. Ufite dosiye y'umuntu wahawe icyangombwa cyangwa wakiguze mu buryo butemewe n'amategeko, polisi bazayishyikize polisi yende bakurikirane, ubwo mpita mbyidesharije aho mbyikuraho. Ariko urutonde nari ndufite, abategetsi hafi ya bose bari bafite ayo madiplome. Ibyo rero nshatse kubivugira iki? Nshatse kubyongera nabwo muri ya mpamvu nyine idindiza ireme ry'uburezi, simvuge ngo ireme ry'uburezi, idindiza inzego z'ubutegetsi mu Rwanda. Abo bose baguze izo diplome barimo. Nageraga ngo mbwira abanyarwanda banatwumva ko wenda si nibanga nakomeye na hariya muri Sena cyangwa mu nteko, nshobora kukwerekamwe abantu bafite diplome z'ingurano, urutonde ndarufite. Ibyo rero nta kintu sugusebanya, si iki ari igihugu gikora, nabibahereza bakabakurikirana bakababaza ibyangombwa bafite aho babikuye. Ariko ubutegetsi burabizi, kuko barabizi, ntabwo ari ibintu byo kwirirwa umuntu atinda. Mbona rero mu gutumiza abarimu bo muri Zimbabwe, leta y'u Rwanda yagombye kumva ko igihugu ni icy'abanyarwanda, abanyarwanda bafite ijambo. Dufite abantu bazi icyongereza bakivuga neza, dufite abantu bazi igifaransa bakivuga neza, dufite abadogiteri, dufite abantu bize bafite ama PhD bigisha no muri za universite zikomeye, haba i Burayi haba ku mugabane wa Amerika. Ikintu nsaba ngewe uyu mwanya leta y'u Rwanda nuko leta y'u Rwanda, ndavuga FPR, rwose nibumve ko nk'uko basabye kuza mu gihugu bagatahuka, nibumve ko abanyarwanda basohotse nabo bagombye gusubira mu gihugu, abantu bakicara hamwe bakaganira, akabaho kumvikana. Abanyarwanda bari gutanga umuganda bazamura ibindi bihugu bajye kuzamura igihugu cy'u Rwanda. Abana twabyaye bamaze kwiga, bazi icyongereza banakirusha abo banyazimbabwe, bazi igifaransa bakirusha abo banyazimbabwe, bafite n'ubumenyi bwisumbuye kuko bize mu mashuri, bashobora bafite ubushobozi, bize ahantu heza ku buryo bashobora kujya gutanga ubwo bumenyi bakabusangizaho abana b'u Rwanda. Niba rero kujya gufata abanyazimbabwe, hari abanyarwanda dufite benshi bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, harimo n'abize muri Zimbabwe, barimo no muri Zimbabwe, bashobora gutaha bakajya kwigisha kandi bagatanga uburezi bwiza mu gihugu, bakazamura igihugu cyabo aho gukomeza kuzamura ibindi bihugu by'amahanga. Numva arako nongeragaho. Murakoze.
Murakoze cyane bwana Jean Bosco. Turimo turanasoza. Ugize neza cyane kubatungira agatoki cyangwa se kubagira inama. Bya bindi mu kinyarwanda twajya tuvuga ngo va ku giti dore umuntu. Ubwo mboneraho no kubwira hari General James Kabarebe wavuze ko ngo abana b'impunzi iyo za Botswana iyo za Mozambique ngo usanga ko aribo bonyine ngo batsinda, ngo barimo ngo bahagena Imana, bahabyara Imana, bamutuye Yezu bande, ngo abo ngabo ngo bagomba kubarwanya no kubakurikirana. Ahubwo numvaga Kabarebe yagombye gukora uko ashoboye abo bana bagataha, ubwo bumenyi babamo abambere muri ibyo bihugu bindi bakanabutanga mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko General Kabarebe wowe uri umujyanama wa perezida, noneho ukamugira inama koko ifite akamaro, yagira ikimarira abanyarwanda mu gihe abana banyu bose mumaze kubamarira mu bisirikare, ariko bakajya kwigira suriyetona mu gihugu cy'umwamikazi, mu ishuri rya gisirikare ry'ubwami ry'Ubwongereza, mu gihe igako mwirirwa musohora za suriyetona. Nta suriyetona y'inyenyeri ebyiri nigeze mbona, zose ziba ari inyenyeri imwe. Niba zose ari inyenyeri imwe, nimuhamagare bajye hariya bige. Niba muzi neza ko gako muyisuzuguye, then mubafate bose mubohereze mu Bwongereza. Bwana Jean Bosco, mwakoze cyane kutuganiriza, ariko nagira ngo niba hari ubundi butumwa bwihariye kabisa uha abanyarwanda nk'umuntu wigeze kuba mu burezi, ukaba warabaye umwarimu, ukaba ndetse n'umuyobozi w'amashuri, ngira ngo ufite byinshi bike muri byo wabwira abanyarwanda mbere y'uko dusoza iki kiganiro, bwana Jean Bosco. Murakoze cyane bwana Claude ku kiganiro cyiza twagiranye, kandi tuganiriza abanyarwanda. Ubutumwa natangaga ni uko nyuma yo kugaragaza zimwe mu mpamvu navuze, harimo mbese nka gahunda ziriho mbi zo gutanga diplome zidafitiye ubushobozi, bikaba bikomeje no kuri uyu munsi wa none. Ndavuga nk'ibi ngibi byo gukomeza guheza umuntu utararangije secondaire, ibyo bya candidat libre bakabaha amahirwe, bakabaheza amadiplome adahuye n'ubumenyi. Ndavuga nka biriya byo muri Université y'u Rwanda gukomeza gutanga amadiplome atajyanye nayo n'ubumenyi, gutanga ndavuga za memoire umuntu atashoboye no kudefanda. Ibi bijyana n'uko mu Rwanda bamaze gushinga za université nyinshi. Umubare wa université uriho none uruta umubare wa secondaire zari ziriho mu myaka za 70, kuko ngo amakoleje ariko ntibibuze yuko bajya gusaba abarimu mu mahanga. Ibi nabyo ni ikintu bakwiye gushyiraho université zizaforma umubare w'abanyarwanda, bakwiye gushyiraho université zifite ubushobozi bwo gushobora abantu bakenewe ku isoko ry'umurimo. Gusohora abantu benshi muri université udafite akazi uzabahange, numva ntacyo byaba bimaze. Birutwa nuko bashakirwa ibindi biga ariko bititwa université. Nta mpamvu yuko no mu bijyanye n'ubucuruzi cyangwa wakubaka uruganda ngo ujye urusohoramo, tuvuga uruganda rukora isima, usohora imifuka 100,000 kandi uzi yuko abaturage batuye icyo gihugu bazagura isima, bazagura imifuka 10,000 gusa, ntacyo byaba bimaze. Ni ukuvuga rero ko bagombye gushyiraho université zisohora abantu bafitiye ubushobozi bwo kuzahereza akazi. Ikindi nasaba leta y'u Rwanda ni ukureka kuvanga politiki na tekinike. Ibi nk'ibi bavuga nyine, none nahinduye igifaransa kubera natonganye n'abafaransa, kubera natonganye n'abongereza, ejo wenda nibatongana na bombi ntakivuze kare bazavuga ati reka twigishe ikirusi kubera abarusiya aribo tubaye inshuti. Icyo gihe abarimu b'u Rwanda bazabategeka kwigisha ikirusi batarakize, ndabazi n'abahanga bazanakigisha. Ibyo rero nabyo ni ibintu bakwiye kwirinda. Ikindi ni ugushyiraho politiki ihamye mu bijyanye n'uburezi, kugira ngo nibura aho twari tugeze uyu munsi wa none amakosa yari amaze kubaho y'ibyo byose akosoke. Dutekereze nibura ko mu myaka 10 uburezi bw'u Rwanda bwazaba bwazamutse, bwabaye mbese bugeze bufite ireme ry'uburezi mu Rwanda ryazaba rihagaze neza nibura mu myaka 10. Ibindi rero navugaga muri rusange nuko mu by'ukuri ubu butegetsi bwa FPR, ingaruka zimwe mu ngaruka bukomeje kubona kandi buzakomeza kubona nizo kwima amatwi abanyarwanda, ahubwo bagashaka kwiringira abanyamahanga. Uku kuzana no guhora bazana abakozi baturutse hanze ntacyo bizamara. Abanyarwanda twenyine ubwacu dufite umutekano, dufite n'umusaruro ushobora kubaka igihugu cyacu. Yega abanyamahanga nabo twabakenera, ariko tutabakeneye 100%. Ndabigira ngo mbere yuko inkotanyi zigera mu Rwanda,
uretse ibigo bimwe na bimwe by'abihayimana byari bikibonekamo nk'abazungu cyangwa biyoborwa n'abazungu, kubera nabyo byari bike, n'ubu byari bisigaye ari bike cyane. Nta banyamahanga benshi bakoraga mu butegetsi bw'u Rwanda, ndumva nta n'abahakoraga ugereranije n'abakora mu Rwanda rw'uyu munsi wa none, kandi ruvuga yuko rwateye imbere. Niba igihugu kivuga ko cyateye imbere cyiswe Singapore kigakenera kujya kuzana mwarimu, iryo terambere ntabwo ari ryo, ubwo ni iteranyuma. Natangaga rero ubutumwa natangaga kuri FPR nuko uburezi niyo mizero y'igihugu, uburezi niyo musingi w'amajyambere arambye y'igihugu, uburezi bwubatswe neza butegurira igihugu ejo hacyo hazaza heza. Nibavugurure politiki y'uburezi, bahereze uburezi umurongo kugira ngo dushobore kubona umusaruro. Ndumva ari ibyo, nta kindi gikomeye narenzaho. Murakoze kandi ndashimira n'abanyarwanda bakuri iki kiganiro cyacu. Ibiganiro ni uguhozaho rwose, murakoze cyane. Murakoze cyane bwana Jean Bosco Ngarama ku iki kiganiro muduhaye. Nibyo koko ibiganiro ni uguhozaho, ngo aranarekwa ntashira. Natwe twaba wenda ducishirije bugufi ahangaha, ariko nanone nk'uko duhora tubibashishikariza banyarwandakazi, mwaba abakurikiye ikiganiro none ahangaha, mwaba bazagikurikira wenda mugisanze ku mbuga zacu nkoranyambaga, nagira ngo mbasabe kandi nongere mbasabe muzagerageze igihe kuri iki kiganiro mujye mugira inama muduha, mujye mugira ibiganiro mudusaba, tubibazanire. Umutumirwa runaka mukeneye tumubazanire, kugira ngo tubashe kubaha ibintu bibafitiye akamaro, kandi koko namwe ubwanyu mwagaragaje ko mwifuza mukeneye kumva. Muri aka kanya rero nagira ngo duhinire ahangaha, naho ubutaha ikiganiro cyacu tukirangirije ahangaha. Njyewe wakibateguriye hano i Pretoria muri Afurika y'Epfo nari Claude Maria Bernardo Kayitare. Mukomeze mugubwe neza.